Siporo ni business ishingiye kuri talent. Iyo talent rero hari uburyo icuruzwa, hari uburyo ivamo mikoro. Niyo ntego yacu. Ngewe amagaju nayarazwe na sogokuru. Nukuvuga ngo igihe natangiriye kuyafana ni 2005 nibwo namenye amagaju neza. Nisanze ngewe nduyigaju ewana nanjye ndarikunda. Ntago tuzajya mu matsinda ngo tumare imyaka 6 turasohoka nkagomba ni ya gol. Mu matsinda ya Confederation sinya kina Champions League. Umunsi nakoze igerageza ryo kuyobera muri riya rushanwa ageze kimwe cya kabiri. Cyo ndimo ndasaba Rwanda Premier League ni mukore All Star bezose 15 zisigaye bagende batoranyamo umukinnyi w'intora hanyuma twitwarira igikombe cyacu. Hari ikipe izazana nitsinde bya bitego bimeze nk'amaseti yo muri tennis. Sport is a teacher of values, focus, sacrifice, humility, teamwork, and honesty. Cyangwa urubuga rw'imikino Champions zose wasubira mu rubuga rw'imikino Siporo zingeri zose zumvirwa mu rubuga rw'imikino Imikino itandukanye yumvirwa mu rubuga rw'imikino Amakuru y'isome barasobanura agasobanuka agasakazwa mu rubuga rw'imikino Abanyamakuru baryaye baza akazi na Nyanike wihogora nemera babarizwa mu rubuga rw'imikino rwa RBA kurikira urubuga rw'imikino rwa RBA. Itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri 2026 n'urubuga rw'imikino rwo kuri uyu wa kane turabasuje tubifuriza umunsi mwiza muri rusange. Nge nitwa Koparo Ritadruve nkuru nziza Emmanuel. Tugiganira kuri byinshi birimo shampiyona y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda yari yakomeje ku munsi w'ejo. Rayonsports yari yitezwe kurebwa uburyo iri buhangane n'ikipe ya Hilal yo muri Sudani. Birangira Rayonsports ikoze uko ishoboye maze yikuraho inota. Byari byifashe gute rero Inyamirambo byose urabyumva mu rubuga rw'imikino. Turarebera hamwe rero n'indi mikino itandukanye igomba kumanuka muri weekend duhereye ku munsi w'ejo. Ikipe y'ingabo z'igihugu iresurana n'ikipe ya Gorira kuri Kigali Pere. Ubwo shampiyona ikomeze no muri weekend tubabwire gahunda yose uko ipanze muri rusange. Ku mugabane w'Iburayi turababwira ko UEFA Champions League tombora ya 1/8 ni ku munsi w'ejo, nyuma yuko imikino ya kamarampaka yo kugira ngo amakipe yose azakina 1/8 amenyekane ishyizwa akadomo mu ijoro ryakeye. Ibigugu byatunguranye byo mu gihugu cy'Ubutaliyani harimo ikipe ya Juventus yagiye isanga ikipe Inter Domira, maze baravuga bati tuzarebe rero imikino ya knockout zitegeze ku mateleviziyo nk'abandi bose. Ariko amakipe menshi nayo mu gihugu cy'Ubwongereza ageze mu 1/8 aho Ubwongereza bwamaze kugira amakipe 6 muri imikino ya 1/8.
Tour du Rwanda n'indi ngingo tuzoganiraho ikomeje kubera mu rw'imisozi igihumbi. Stage ya 4 yabaga ku munsi w'ejo, ya 5 iri uyu munsi iraza kuba rero izenguruka mu mujyi wa Rubavu. Turebera hamwe rero uburyo izi gahunda zose hamwe za Tour du Rwanda zizakomeza kugeza nabwo muri weekend, aho izaba isorezwa hano i Kigali ku munsi wo ku cyumweru. Muri kiganiro ndaza kubona n'abagenzi banjye bagiye batandukanye barimo Iberi Ndacyayisaba. Waramutse, umeze neza? Naramutse amahoro, umeze neza, ndashima Imana. Byose biri ku murongo, nta kibazo mfite. Ubwo rwose nifuriza n'abanyarwanda bose ko baba bamerewe neza. Ubwo n'utamerewe neza Imana ize kumureba ijisho ryiza. Murebe ijisho ryiza. Abanyarwanda bavuga ati Imana ize kumusekera, arebe uburyo bijya ku murongo. Imana imworohereze rwose, kuko ntabwo umuntu yakomeza amerewe nabi. Ntabwo biba byoroshye. Nta nubwo biba byoroshye byo. Nepo, ijisho ry'impuhwe, hari icyo Imana wowe ukeneye kukoroherezaho? Byose si sawa? Oya, ntabwo byose rega mu buzima bari sawa. Birakomeye rimwe na rimwe. Biragukomeranye. Icyo Iberi yavugaga ntibiba byoroshye. Ariko buriya baravuga ngo iyo ufite ubuzima ubundi ushima Imana, ibindi byo. Ariko naje gusanga n'ubwo buzima biba bigoranye. Ukubona abantu bagenda, ariko abantu bose bacishije muri za MRI ukabacisha muri za scanner, usanga hari uko uryamanye nk'ikibazo utanazi umaranye n'imyaka ahubwo. Umuhungu wa Kicukiro niwe uvuga ati buri kwezi iyo bikunze unyura muri check up ukareba uko bimeze. Ibere n'umuntu buryo uri muzima wumva uri fit, ugiye kwa muganga bakorera body check up, ntabwo wabura akantu na kamwe bakubwira bati akangaka Ibere ukitondera. Kubera ko nyine ubuzima uburyo buteye, umubiri w'umuntu uburyo uteye n'uburyo ufonkisiyonamo n'ibyo uba ukeneye, ntabwo wavuga ngo ubeze neza kubera ngo nta kibazo gihari, keretse utagize ikintu uha. Uvuga ngo ibintu byinshi twinjiza mu mubiri, haba ibyo turya n'ibyo tunywa, akenshi nyine biteza ikibazo mu mubiri. Kuba bigiye gukemura ibibazo, ariko n'ibibura n'ibindi bibazo biteza. Kuja ukarya gafite nk'umwanda utabonye, kagerayo digestion yarangira nibyo ubonye intungamubiri, ariko n'uwo mwanda ugasigara mu mubiri, bigatuma wangiza mu bice by'umubiri. Ubwo rero niyo mpamvu nyine banavuga bati byira n'ukajya umara ukwezi udakoresheje medical check up, barebe ubuzima bwawe buhagaze. Ko muri abakozi ba leta mujye mubikora? njyayo wenda njye katari amafaranga umuntu ntera motivation nuko hari umuhungu twiganye ubikoramo w'umuganga ukora mu byo bita radiology. Uragenda bakakurebera ko utarwaye sida? Ndagenda rwose akandi aho bya sida byo ntabyo nakirwa niyo nese yavuye he ancisha muri radiography akarimeza ibihaha umutima amahepatite pressure niba ari sawa nawe n'amadiyabete akareba uko bihagaze kugira ngo sida bagomba kuzajya bayireba akanakubwira atari kugurisha uko bimeze, akubwira ati wongere kante y'amazi unywa, wongere utubuto urya, wongere siporo, akagira inama agenda akubwira kugira ngo nyine umubiri wawe ukomeze kumererwa neza. Nawe witurije ukabaho ngaho ushiduko urembye bakujyana kwa muganga, ariko se ngo karembye kandi katararwaye, kandi ubwo indwara yaje yototera umubiri gake yafasha umubiri wose. Mujye mwisuzumisha rero, mujye mwisuzumisha. Sinayimereye nyine kuri nkatwe dukorera leta, ariko n'abandi bose, waba ukoresha mituweli, waba ukoresha n'ubundi bwishingizi, cyangwa se niba wishyura 100%, biba byiza kujya kwa muganga ukavuga ati ngenje gukoresha body check up mu ndebera ubuzima bwanjye uko buhagaze. Ejo utazagenda ukajya kumva ngo umuntu yabyutse ngo ahita apfa, utazi n'iki kwishe ugapfa rw'amarabira. Ubuzima rero nibwo bw'ingenzi nibwo twari duhereyeho, kuko iyo ufite ubuzima nyine ibindi byose biraza. Ibi ngibi twirirwa twigamba ngo amafaranga ntiwayashaka udafite ubuzima, biragoye ubuzima. Yego, ubwo rero twizere ko mumeze neza cyane. Mwese tubaye ikaze muri iki kiganiro. Tugiye guhera muri UEFA Champions League, tukarebera hamwe gahunda za UEFA Champions League zasojwe imikino ya playoffs ya kamaramaka. Bagomba kumenya amakipe 16 agomba kwitabira imikino ya 1/8, ubundi tugatangira tukenjoyinga knockout stages. Yashyizweho akadomo
muri rusange nimugoroba ibyari bitegerejwe cyane cyane ni ukurebera hamwe ibyagombaga kubera rero Santiago Bernabeu, ariko imikino yose muri rusange uko yagenze si Benfica nawe uravuga ngo yatunguwe kuko Real Madrid riri mu rugo, abantu bari biteze kuza kureba rero niba hari icyo Benfica yakora, ariko biza kurangira itsinzwe ibitego bibiri byose kuri kimwe, mu by'ukuri nubwo ariyo yaje ku kibanza. undi mukino ni umukino wahuzaga rero ikipe ya Galatasaray n'ikipe ya Juventus, aho Juventus yaza gutsinda Galatasaray ibitego 3-2, hanyuma aggregate biza kuba ibitego 7 bya Galatasaray kuri 5 bya Juventus. Hanyuma undi mukino wari witezwe ni umukino wa Paris Saint-Germain n'ikipe ya Monaco mu Faransa, hanyuma Monaco rero iza gukora iyo bwabaga inganya ibitego 2-2, ariko kandi yari yatsinzwe umukino ubanza. Paris Saint-Germain iza gukomeza ku giteranyo cy'ibitego kuri 5-4. Hanyuma undi mukino ni wa Real Madrid, navuze yuko Real Madrid yatsinze ibitego 2-1, bisanga kimwe yari yatsinze muri Portugal, biza kuba ari ibitego 2 byose bya Real Madrid kuri kimwe mu mikino 2. nuko imikino yagenze muri rusange n'izo resulta uko zaraye zigenze, ariko twekite kubivuga bimwe na bimwe turebe ibyahabereye. Iber duhere kwa Juventus n'ikipe ya Galatasaray. Juventus byari byitezwe yuko mu by'ukuri yatsindiye match yanayitsinze, ariko kubera kwinjizwa biza kuyigora irasezererwa. ni umukino warugoye kubera impamvu navuga nk'eshatu, kuko umukino wari wabereye mu gihugu cya Turkiya kwa Galatasaray, wari warangiye ari ibitego 5 bya Galatasaray ku bitego 2 bya Juventus, bivuze ko Galatasaray ku kigero cya 80% yari iri muri kimwe cy'umunani kirangiza, kuko urumva ko difference y'ibitego 3 ni difference ifatika. Ikintu bari bakoze rwose mu by'ukuri bari mu rugo, bari bakoze akazi gakomeye, byibura byabasabaga kujya kuri stade ya Juve. Barabizi ko ari stade nyine igomba kubagora cyane, iyi stade ya Allianz Stadium, bakihagararaho byibura bakoze draw byari kuba ari byiza, ariko niyo banatsindwa bagatsindwa ibitego bitarenze 2 nabwo bakaba bakomeza. Urumva ko amahirwe yose yari ku ruhande rwabo, ariko siko byabagendekeye, kuko ikipe ya Galatasaray baje basa naho bahuzagurika cyane muri uyu mukino, bituma Locatelli abatsinda igitego cya penalty ku minota 37. Burya kenshi ikipe isabwa gukora ibyo bitari montado cyangwa se gukora ibisa naho bigoye, ikigora cya mbere ni ugutsinda igitego cyinjiza mu mukino. Iyo ubonye igitego kimwe akenshi baravuga ngo n'ibindi bitego biba bishoboka ko byaboneka. Bamaze kubona iyo penalty wumve ko byabagoye cyane, baza guhabwa ikarita y'umutuku ku minota 48. ndavuga ikipe ya Juve yahawe uyu musore w'umwongereza witwa Lloyd Kelly, ni umusore w'imyaka 27 w'umwongereza wabaye umukinnyi wa kabiri uhaye ikarita y'umutuku muri UEFA Champions League, ariko akinira ibyo bita non English club cyangwa se ikinira ikipe itari yabongereza. Bakibona iyi karito rouge rero byasaga naho noneho ya mahirwe twavugaga yari kuri Galatasaray arongera yigarukiye, kuko adversaire usabwa kwikira ibitego byibura 3 ahawe ikarito y'umutuku mu mukino kandi hakiri kare, ariko bagitangira igice cya kabiri. Bivuze ko rero Galatasaray noneho yari yongeye kugaruka mu mukino. Ayo mahirwe ntabwo bayabyaje umusaruro, kuko ku minota 70 yitwa Federico Gattini, umusore w'ikipe ya Juve w'umutaliyani, yaje kubatsinda igitego cya kabiri cyongera kubagarura mu mukino neza cyane. Mu gihe umukino ujya kurangira iminota 90 y'umukino, ku minota 82 yitwa Weston McKennie, uyu musore w'umunyamerika uheretse no kongera amasezerano, abatsinda igitego cya gatatu. Bivuze ko noneho bari banganyije aggregate byari ibitego 5-5, iminota 90 y'umukino irangira ari 3-0, kuko byari 5-5 bajya muri extra time. Urumva ko binjira muri extra time bagiye kwinjira mu kipe ya Juve yakoresheje imbaraga zidasanzwe zisa naho z'umurengera, barabakinnyi 10 kandi bashaka no kwishyura ibyo bitego 2 kandi baranabibona. Birumvikana ko batakaje imbaraga nyinshi cyane, niho rero wavuga byabagoreye cyane, kuko muri minota 30 babongeyeho nibwo Victor Osimhen yongeye kugaragaza ko ari rutayizamu mu by'ukuri, kugira ngo azasoza umukino adatsinze igitego yabigoye. N'ubundi yari yanabagoye muri uyu mukino, abagihiga cyane, abagishakira hasi hejuru, aza kubatsinda igitego mu by'ukuri cyahise kisa naho kibasezereye. Igitego kimwe yarabatsinze, byari bivuze ko Galatasaray isigira igitero cy'ibitego 6 mu gihe Juve ifite 5, baza no kubatsinda igitego cya kabiri. Iyi minota 30 ya extra time ijya kurangira, ikipe ya Galatasaray rero n'umukino wayigoye cyane, gusa binjira muri kimwe cy'umunani kirangiza ku gitero cy'ibitego byinshi. Byagaragaye ko ikipe ya Galatasaray y'uyu mutoza wabo icyo yihariyeho cyane, uyu mutoza twa Okan Brook, no gutsinda ibitego cyangwa se attaque yabira, ariko nabo ntabwo ari beza mu kudefanda cyane ko nkaho hagati habo Nepo ubonye ko ba Lucas Torreira yagize aho bakuramo, kuko yabonaga hasa naho harimo icyambo bituma Juve yisanga kenshi mbere izamu, bituma inabonamo ibitego 3.
urebye ku ikipe ya Galatasaray ndetse nk'uko Ibera bivuze wabonaga imibare y'umutoza bwa mbere itamukundiye cyane cyane yari yagaruye uwitwa Mario Lemina bituma afatanya n'uwitwa Lucas Torreira bubaka navuga ngo urukuta imbere ya defense abantu babonaga yuko biri bugora ikipe ya Juve kubushize yari yakinishije abamiliyo offensive babiri umutoza w'ikipe ya Galatasaray ariko yarabizi yuko nubwo afite ibitego bitatazigamye akeneye kurinda cyane cyane uburyo bwe bwugarira azana abakaseri babiri Gabriel Sara mushyira kuri nimero 10 ariko nubundi byatumye ekipe ya Juve nayo yigundi muvuno cyane cyane wo kunyuza imipira mu mpande wabonaga n'ibitego batsinda ikipe ya Juve ari imipira ibanza guturuka mu mpande byabakundiye bakoramo ibitego bitatu ariko cyane cyane ikarita itukura yabonye uyu musore Lloyd Kelly Cassius bisa nkaho byabagwe cyane twibukiranye ko n'ubushize bajya kunyagirwa ibitego bitanu nabwo bari babanje kubona ikarita itukura ku ruhande rw'umusore witwa Yohani Cabral urumva ko n'ubundi ikipe ya Juve kimwe mu bintu bitumye izi match ebyiri zibagora n'amakarita atukura bagiye babona discipline yabo mu bigendanye n'amakarito ni kimwe mu by'umutoza Luciano Spalletti yagarutseho ko byabagoye cyane ariko uyu mutoza nayo imibare igaragaza ko si mwiza cyane mu bigendanye n'iyi mikino yo gukuranamo kuko mu nshuro 6 aheruka gukina iyi mikino bisaba kutsinda ugakomeza muri raundi runaka uvuye muri faze ya group stage ntabwo yigeze yitwara neza kuko mu nshuro 6 aheruka gukina izi match yatsinzwemo 5 ikindi ku ikipe ya Juventus de Turin ntabwo ekipe yagaze neza no muri championnat kuko ntiheruka gutsinda match abantu barabyibuka sibye gutsindwa 5-2 n'ikipe ya Galatasaray abantu banibuke yuko yari yatsinzwe na Como ibitego 2-0 2-0 itsindwa Como yakubise ibitego 2 mu kirubanza no kwishyura cyane urumva ikipe ya Juve ikipe ya match ntabwo nzayibagirwa ubanza no wishyura 2 ubanza no wayibagirwa match ibanza yiteye 2 saa 9 z'amanywa kuzuba ryinshi nari nakanimvanga iyo match ndibuyirebe ariko kimwe bavuye gusenga cyane navuye mu misa sanga Juventus yabiri ndavugaze cyane ikipe yacu y'amateka ya Juve koko kabaye yamanutse mu cyiciro cya kabiri tukayizamura yari isigaye ikomeye Fabregas urumva Fabregas aheruka kubatera 2 Galatasaray yabeteye 5 Inter de Milan bateye 3 Lazio banganyije Atalanta bateye 3 n'abasezera muri Coppa Italia kimwe cya kane urumva ntabwo Juve iri mu bihe byiza rero iyi ekipe yari yagerageje kwihagararaho nibyo iminota 90 yo bagira amahirwe bakayisoza hakiri cya gitego cyo hanze bari kuba bakomeje kuba baratsindiye 2 hanze ariko bageze muri extra time ikintu cyabagoye ni nacyo umuntu yakomozaho ni ikibazo cya effective buriya urareba ukavuga ngo niba wakinishije Weston McKennie kuri 3 bigeza ari uturuka inyuma akajya gutsinda nibyo ushobora kuzana baro isopenda ukazana bitwa ba Azice Vasilij ukazana ba Jeremy Boga ba Eden Zegrova ariko yure naba ba Filip Kostic naba Fabio Miretti ariko yurebye situation aba bakinnyi binje basimbuye bavuyemo abenshi nabavuye mu mvune abandi nabari muri meforme nk'uyu musore Denise Grova yaramaze match 5 utamukinisha kumuzana kuri iyi match rero utanafite abakinnyi buzuye ufite abakinnyi 10 wumva situation bajemo kandi ubwo ikipe ya Galatasaray byaba byose iri kuzana abakinnyi nka Ilkay Gundogan ufite experience iri kuzana abasore nka Barero Isane ufite experience iri kuzana abasore nka Basasha Bowe uvuye muri Bayern Munich wagarutse mu rugo afite experience uraza kwinjizamo Mauro Icardi afite experience kwa nk'ikipe ya Juve ikintu cyaje kubagora bituma banatsinzwe ibitego 2 muri mu minota y'inyongera hari icyo cyambere cyo gukina bari kuri iyo pressure bakora cyane byagezeho barananirwa umuntu arabibona batangira gusiga ama espace vide bituma umutoza w'ikipe ya Soria Galatasaray witwa Kukandi ahita switchinga system akina system ya 4-4-2 yatakisha Mauro Icardi na Victor Osimhen kuri defense ya Juve yagati tubizi ko amazi iminsi ari umusimbura Grayson Bremer yaravunitse Lloyd Kelly yavunitse nako yabonye ikarita itukura urumva equipe ya Juve yatangiye gutsindwa bya bitego ubona nyine ni ibitego by'ama espace vide ni ibitego bya equipe iri gusufura cyangwa se idafite n'abakinnyi buzuye isezererwa ityo rero urakoze cyane ariko Iberi mugerageze mumbwire ngewe umupira w'abataliyani
nari nzi ko wazahutse, nari nzi ko wagarutse, ariko se niba i Burayi basigaye bavamo gutya nk'ubwo basigajemo ikipe imwe bita Atalanta Bergamo nayo idakomeye cyane itaza byibuze muri first class cyangwa se second class i Burayi, ariko wasanga Juventus yasezerewe isanze Inter do Milan iyo yakanyakanyaga, noneho ikibabaje ugabona zirimo zirasezererwa n'amakipe nayo atari muri first class i Burayi, kuko ntabwo wavuga yuko Bodo Glimt ndetse na Galatasaray ziri muri first class y'i Burayi. Ni ukubera iki? Harimo n'iki kirimo kuba mu mupira w'Ubutaliyani muri rusange ko amakipe yabo twayategereje imyaka n'imyaka akaba atagaruka. Yego nibyo, wenda Bodo ntabwo iri mu makipe manini Burayi, gusa wenda bavuga ko ari ikipe iri gukora neza cyane isize muri Champions League, kuko si Inter gusa yatsinze, basize Atletico muri Espagne shampiyona nziza, batsinda Man City yo mu Bwongereza shampiyona nziza, banganya na za Tottenham, banganya na za Dortmund, bari gukora neza, ariko bakora neza bagira, ntabwo wahita uvuga ko mu gusezerera Inter muri ubu buryo bayisezeriyemo bayitsinze umukino ubanza no kwishyura, yewe no mu mikinire, uburyo bw'imikinire ubona ko bayirusha, biragaragaza urwego ruri hasi cyane rwa shampiyona y'Abataliyani. Nk'ubu ngubu urebye na shampiyona yabo ntabwo wavuga ko ari shampiyona ikirimo icyo twakita nko guhangana cyane, kuko nk'ubu ngubu iyi Inter turi kuvuga yasezerewe itageze muri kimwe cy'umunani kirangiza, ubundi biragoye kubona ikipe iyoboye shampiyona iwabo itari muri kimwe cy'umunani kirangiza. Ndaguha urugero, ikipe iyoboye mu Bwongereza iri muri kimwe cy'umunani Arsenal, ikipe iyoboye muri Espagne ni Barcelona irimo, ikipe iyoboye mu Budage ni Bayern irimo, muri France irimo PSG. Urumva muri shampiyona zisigaye eshanu yewe na Sporting irimo muri Portugal, muri Portugal. Navuga shampiyona nk'eshatu cyangwa zirindwi ziyoboye, ikipe ya mbere iyoboye muri shampiyona y'icyo gihugu iracyari muri Champions League. Bitandukanye no mu Butaliyani, yaba ikipe ya mbere ntirimo ya Inter, ikipe ya kabiri yo noneho ikipe ya kabiri ntinakinnye playoffs, ikipe ya AC Milan. Urumva ikipe ya gatatu ntiyari no muri Champions League, ikipe ya kane ntirimo, ikipe ya gatanu ntirimo. Niyo ngo biragaragaza urwego rwa shampiyona yabo bisa naho yasubiye hasi, kandi unabibonera kuntu yatangiye ifite Angers, ariko bigeze hagati y'amakipe atangira gusa natandukana cyane. Nk'ubu Inter yo bifite 38 irusha AC Milan ya kabiri amanota 10. Urumva ko yazisize cyane, kandi turavuga ngo Inter ntabwo ari nziza, ariko noneho yigeze iwabo irazisiga amanota 10, bivuze ngo amakipe ayiri inyuma yose ni mabi cyane no kurushaho. Biragaragara ko rero mu by'ukuri amakipe mu Butaliyani yasubiye hasi cyane. Nepo amakipe yasubiye hasi, icyo kintu navuze ni nacyo gikomeye, ni nacyo Abataliyani bakeneye gukoraho. Ruvuyanga kuri iyi debira remereye cyangwa se ni n'ikintu abantu bamaze iminsi bibaza. Buriya uribuka Inter do Milan iheruka kuri finali ya Champions League itsindwa na Man City, yari yagerageje no gukomeza kuza n'ejo bundi harawe yatsinzwe na Man City, yitsindwa na Man City igitego cya Rodri. Iyi finali byirega mu myaka finali ebyiri mu myaka ibiri kurikirana, dore na PSG na Man City. Nureba muri cyagiye shampiyona y'Abataliyani twari twatangiye kubona akantu k'agakompetisiyo kazamuka yibe, ni naho hantu ruzingiye kuri icyo uvuze. Ese Inter do Milan turi kubona i Burayi ivuye mu rugo ifite kompetisiyo ihagije? Ese hari umuntu uyicarenjinga nk'uko tuvuga ngo Real Madrid uko byagenda kose barisa n'imbiri, ntabwo ari amanota 10 y'ikinyuranyo nk'ayo twumva mu Butaliyani, ni nota rimwe. Aha, urakoze cyane. Arsenal na City bimeze bite? Nibibazo. Bayern ntabwo igisiga zazindi cyane, kuko yari maze iminsi nayo ibona kompetisiyo za Dortmund, nubwo nayo yageza itwereka ko igeze i Burayi iraciba insina ngufi, ariko na Leverkusen turibuka kompetisiyo yari yaraziyaye kuri ku ngoma y'uwitwa Xabi Alonso. Uyu munsi mu Butaliyani hari ikintu cyatakaye muri ya myaka Inter do Milan yageraga finali kabiri ikurikiranya twari twatangiye kubona. Ese muribuka ko Inter do Milan igira finali za Champions League Fiorentina yatwayemo conference? Muribuka ko Bologna yageze demi finali ya Europa? Muribuka ko Roma ya Mourinho yatwaye nayo conference? Ama equipe yo mu Butaliyani twari twatangiye kubona mu bikombe byose. Aho none nagiriye ikibazo mu myaka ibiri ishize, batwerekaga ibimenyetso yuko bagarutse n'abantu kuko ibikombe byose bikinirwa i Burayi babaga babirimo bakagera no ku mafinali nubwo batayatwaraga. Yari sinye nziza igaragaza ko umupira w'Umutaliyani wagarutse. Dore rero none ubu habaye iki? Dore ikibaye rero icyo gihe shaka wenda Iberi yavuze ngo shampiyona murabuze ko shampiyona idakomeye, ariko siko bari bageze icyo gihe. Ubu ngubu bakaba batarimo gushyika no muri knockout stages. Habaye iki bashise gutyo muri ubwo buryo? Ibibazo bya mikoro buriya mu Butaliyani bari batangiye kubishakira ibisubizo.
muribuka ko no muri ya ntambara ya Super League abataliyani bari bitabye karame bose kubera iki buriya Real Madrid izana uriya mushinga yasaga nk'ibumvisha yuko bagiye kubona ubushobozi cyangwa se amafaranga yatuma bivana mu bibazo bya mikoro. Icyo genda byibuka iyi kipe ya Inter de Milan ifite abaherwe Zang umugabo wo muri Aziya ariko kampani yo muri Amerika yitwa Oketre ibabwira yuko yayikodesha muri Inter de Milan ifitanye ukuntu bavugana bagasa nkaho bakodesheje equipe bakaza bakayimenamo amafaranga bagashaka uburyo equipe itwara ibikombe noneho Zanga cyagiye cya runaka nka myaka 3 imyaka 4 bayikodesheje yarangira bakagira uko bavugana. Equipe ya Juve irekurwa na famille Nyeri isa nkaho bari bayifashe bari bemeye kugenda bagira icyo bahindura. Turabyibuka imbaraga Aurelio De Laurentiis wa Napoli yari yakoresheje arashora Napoli zitwara igikombe cya shampiyona mu mateka bitari byarigeze biba. Turibuka ama equipe nka Bologna uburyo bari bayubatse, turibuka ama equipe nka Fiorentina uburyo bari biminjiriye magafu. Ariko dore ikibazo gikomeje kuza, ama equipe yo mu Butaliyani uburyo bw'imyubakire ku ma equipe yabo ntago byabafashije kwikura mu bibazo bya mikoro. Urebye kandi icyo kibazo bavuga ko cyahereye kuri Calciopoli, murabyuka za ntambara zo kumanura Juve, ama equipe akoresha ibintu bya ruswa ndetse no gufixinga ku mikino cyane cyane intambara zaturutse harya ama equipe yo mu Butaliyani atangira kugwa. Ariko muri iyi minsi abantu babyemere football na amafaranga ni nacyo ama equipe yose akomeye ari gutsindisha cyangwa se niyo turufi biri kurishisha ruvuya rwose ni na wantu twatsindagira kuba Inter de Milan ishobora kuza igasezererwa na Bodo nyamara mu rugo yarazanikiye. Mirasi yageze ayitekereza kuzana umutoza nka Allegri iyobora urutonde rwa shampiyona mu minsi ya mbere ya shampiyona y'isezo ariko irarushwa amanota 10. Napoli yari yatweretse ko nyuma yo gutwara igikombe yakomerezaho Conte, reba ahantu yagijya iragenda irashita. None areba neza ikikubwira ko ari amikoro ama equipe yo mu Butaliyani yubakiye ku bakinnyi barekuwa handi ni ba De Bruyne ni ba Hilal ni ba Scott McTominay no gufata abo bandi basezereye. Nujya muri Mirase ni Modric n'aba ba Adrien Rabiot, nujya muri Juve n'aba ba Jeremy Boga ama equipe nka Nice yarekuye, nujya muri Jonathan David free agent ntago na transfer bakora amakipe mu Butaliyani Butaliyani transfer ziri kuri level. Amakipe mu Butaliyani ntabwo ari kuri kariba yo kujya ku isoko ngo ahanganire umukinnyi na Arsenal. Oya wogeze kuri Arsenal ubuzi ko umukinnyi ikipe ya West Ham yashaka byagorana ku ikipe ya Juve mutwara aho niyo itawumva. N'abakinnyi amakipe matari kurekura nk'ejo bundi ikipe ya Aston Villa yarekuye umusore Donny Maren w'umuholandi Rome irasama yishimye cyane ubu nawe yifashe nibyo ubwo birapfirangira mu mikoro nyine mu mikoro urebye niyo nazingiye muri rusange ntabwo ari ku ikipe imwe ni shampiyona yabo. Murakoze cyane. Indi match yavugishije abantu benshi ni match ya Real Madrid n'ikipe ya Benfica yari irimo ibintu byinshi cyane mu mukino ubanza. Cyari igitego kimwe ku busa cya Real Madrid ku busa bw'ikipe ya Benfica. Byari races mirondaruhu ryari rishingiye kuri Vinicius Junior. Nyuma ya match haje amagambo menshi cyane, Mourinho aravuga, Cristiano aravuga, Vinicius aravuga, Thibaut Courtois aravuga, Robert aravuga. Byari maze icyumweru cyane biza kurangira UEFA ifatiye ibyemezo Cristiano bamubwira yuko atagomba kwitabira uyu mukino. Benshi bati UEFA imugiriye neza kuko hari kugaragara geste mbi cyane kuri Santiago Bernabeu kuko abakinnyi ba Real Madrid bari gushobora kutasuhuza uriya mwana. Birangira UEFA imuhagaritse. Mu by'ukuri ni umukino wo kwishyura wari witezweho ibintu byinshi bigendanye n'uko umukino ubanza wabaye. Byatangiye ikipe ya Benfica ifata urutoki igashyira mu itama rya Real Madrid. Birangira rero Real Madrid yibwiti hano ni Santiago Bernabeu nta muntu ujya uhava, yitsinda ibitego 2-1. Ariko uyu mukino muri rusange navuga yuko wari urimo imbaraga nyinshi. Ariko se icyo mbaza kuri Benfica yazize kubura Cristiano n'ibyamuvuzweho byose, yazize kubura Jose Mourinho kuri touchline kubera ko yari yarahawe. Benfica yazize kuri uyu mugoroba mbere kuza kugera kuri Real Madrid. Ubitangiye neza ari match irimo anje nyinshi. Abantu babonye nka tifo nini cyane abafana b'ikipe ya Real Madrid bari bazanye yanditseho no al racism cyangwa se say no to racism, cyangwa se bavuga bati rwose bijyanye n'ironda ruhu n'ivangura byose tubyange umupira w'amaguru. Birumvikana rero wari umukino Jose Mourinho mbere y'umukino yatangaje amagambo akomeye cyane. Aravuga ati nubwo ntazaba ndi kuri touchline ariko ikipe ngenda yizeye, twizeye kuzakinisha umutima, twizeye kuzataka n'imbaraga zikomeye cyane, twizeye kuzadefanda n'imbaraga zikomeye cyane, twizeye kuzasafaringa byose tukabyihanganira kubera ko turabizi ko Real Madrid ari ikipe ikomeye. Akavuga ati ntabwo tuyitinya ariko turayubaha. Bigaragaza ko nyine
icyo yabwiye abasore be ari ukubabwira ati n'ubundi twatsinzwe igitego kimwe mu rugo byanze bikunze ntacyo turi kurwana nacyo reka tuze kurekura uburyo bw'imikinire yacu ubundi abantu benshi barabizi ko Jose Mourinho akenshi imikinire ikunda gushingira cyane ku gufunga izamu rye ninjizwa ibitego byinshi akaza kwirekuramo gake akaba yakora ayo makontra attack gatsinda ariko nimugoroba byari bitandukanye nuko bisanzwe bimeze kuko ikipe yari irekutse cyane ubona ko yaje ishaka uburyo bwo gutsinda igitego hakiri kare kugira ngo ibanze yivaneho iyo pressure yo kuba iri inyuma n'igitego kimwe ibyo navuga ko wenda byanabakundiye ariko mbere y'umukino bizi ko ikipe ya Real Madrid yagiye kwinjira muri uyu mukino iri kubura abakinnyi bavuga b'inkingi za mwamba kubura Kylian Mbappé Lotte twarabivuze cyane yiseze ko numwe mu bakinnyi bayihetse cyane bayigendeho bagira baravuga bati ni ikipe ya Mbappé ariko kumubura byumvikanishaga uburyo ari cyo gikomeye cyane muri attaque baze kubura Mbappé nyamara na Jude Bellingham adahari usanzwe wenda basunikira imipira yewe na Rodrigo Goes ushobora gukina ku ruhande rw'iburyo azamukana imipira nawe adahari numva ko ubusatirizi bwabo bwari bwabaye shekeri cyangwa se bwaburagamo abakinnyi bagomba kugendera banavuga bati Vinata gitsinda kukibona biraza kugorana ikipe ya Benfica rero yinje mu mukino neza kuri uyu musore wabatsinze igitego mu by'ukuri wari umaze no kusa n'aho bacokoze nk'inshuro nk'ebyiri uyu musore Rafa Silva w'umunyaportugal w'imyaka 32 umusore mukuru umugabo mukuru mu by'ukuri 32 yavutse 93 urumva ko agize igihe cyo gusa n'ari kugenda asoza kariyeri ye ariko ari gufasha ikipe ya Benfica urebye uburyo nyine abahagaze n'uburyo aho nabona imbere y'izamu navuga ko yari gitsindwa igitego byasaga naho Benabo bihindutse icyo gihe nyine banganyaga kimwe kuri kimwe abafana basa naho bagize ako kantu k'ubwoba ariko n'abantu twarebanaga bavuze bati Hilal ivuyemo ko yabikoze ibara impamvu bagize ubwoba urumva Benfica yari iri kubarusha muri uko kubarusha ibatsinamo igitego imaze no kubatsinda igitego uravuga bati niba kurusha Real ikabitsinda n'igitego biraza kugenda bite nyuma yaho gusa nyine Real biciye kuri Aurelien Tchouameni baza kwishyura igitego umwe mu bakinnyi bagize match nziza ntabwo rwose naremeretse kubona Tchouameni agira match nziza nk'iyi ibi biheruka akiva muri Monaco cyagiye akiva iwabo mu Faransa ariko izi match nziza ngira ngo yaje no kuba man of the match umukinnyi w'umukino ku mupira yarahawe na Valverde ariko n'ubundi rero wari umuhaye niwe uzamukanye awudekara kwa Valverde itabona ko n'ubundi Tchouameni yakurikiye action awumushyira neza ku kirenge awudepoza ku kirenge ahita atsinda igitego cyiza iki gitego gitsinze ubona ko cyatumye bagaruka mu mukino icyari gikurikiyeho no gutuza noneho bagaturisha ikipe ya Benfica bakirinda ko yabatsinda ikindi gitego babona baro bakayiposesinga baravuga bati byibura 45 irangire batadutsinze twarayebanye ko mu minota 45 y'igice cya kabiri kubera ko dushaka gusimbuza tukazana abandi bakinnyi b'imbaraga dushaka kubatsinda igitego nako byagenze rero nkuko abantu benshi bavuga bati byanze bikunze Vini ni uza kwambutsa Real Madrid ni uza kuza kuyifasha aza kubatsinda igitego mu by'ukuri cya experience uburyo ahagaze avuga ati n'ubundi nabona ikipe yanjye yasubiye inyuma ariko ngereka mbe ndi imbere gato ku buryo Baron tuza kubona mfite abapaseri beza barimo ba Douglas mfite abapaseri beza barimo ba Federico Valverde bazi gukora passe nziza ni nako byagenza akora passe rero Vini atsinda igitego mu by'ukuri bya bitega tsinda byo gukura birometero byinshi akadepoza kuri deuxième poto ukurikije nayo minota yarigeze nepo minota 80 Real ifite bibiri byasabaga Benfica ko kishyura igashyiramo n'ikindi bihagararaho rero umutoza Arobero no kugira ngo ayisuzugure agenda azana abana bakiri bato cyane rwose abana bari gukina match zabo za kabiri muri ikipe ya Real Madrid barimo bano ba Palacios barimo bano basore bakiri bato ba Peter Chipinari wakinaga match ya kabiri basoza match batyo batsinze ibitego biri kuri kimwe gusa nepo winjiramo neza ntabwo biraba byiza kuri Real Madrid uburyo iri gutsinda istaragoringa nicyo kintu kitarakosoka kuri ikipe y'ibwami ntabwo iri guhuzaho gusa ubigarutseho neza cyane umutoza Mourinho ku mugoroba uko dusanzwe tumuzi ntabwo ariko yaje Mourinho mbere ya match yari yatangaje amagambo akomeye ko batari bwunamire cyangwa se batari bucire bugufi ikipe ya Real Madrid gusa barayubaha ariko ntabwo banabuke bari bayifitiye niko yari yatangaje ariko Mourinho utari kuri touchline nibyo ushobora gukoresha icyombo ariko buriya Mourinho yari touchline n'iriya pressure ye na karakana kangamo yaba abakinnyi be n'abasifuzi buriya hari ukuntu ekipa atoza nahoze mbona ibinyamakuru mu gihugu cya Portugal ikinyamakuru cyitwa Jogo kirimo kigaruka kiti umurindi wa Mourinho kuri bench byanze bikunze hari uburyo abakinnyi bari bukumbure gusa nanone urebye mu mikinire ni wavuga ko icyo cyabiturufu kuko nawe yari yazanye ekipe ubona ko yapanze cyane yubakiye kukora bloke nziza akirinda kuba yakwinjizwa igitego ariko akaza no kugira abakinnyi libera cyane yaba Rafa Silva Shredropo ndetse na Pavlidis imikinire ya Mourinho ku mugoroba urebye muri formation uko abakinnyi baba bahagaze na kwa kunda abakinnyi barekura mu mikinire bakajya gukina bisa nkaho ari shepu zajyaga gusa ku ekipe yombi kuko urebye Frederic Uzine Barreiro ndetse n'uyu musore Richard Rios ni abakinnyi bakina nka Mirele Récupérateur bari bakoze block imbere ya defense ya Otamendi Araujo Dedic ndetse na Samuel Dahir
ariko bagafata uwitwa Rafa Silva akaba ari ukina asa nk'usangiza imipira abasore Shredrup umunyanoruveje ndetse na Pavlidis. Buriya ni nako byari bimeze ku ikipe ya Real Madrid, ni nacyo kintu wenda tuza kugarukaho ni imikinire Albero wasa nk'aho yazanye yanatumye byibuze nubwo Real Madrid itaragira cya kintu cyo gozaho mu buryo bwo gushaka rezilita, ariko byibuze yashatse uburinganire mu mikinire byatuma Vinicius Junior aba akitifu agakora performance nziza akabisangira na Kylian Mbappé. Mourinho nawe yaje muri iyo shusho kuko yabonaga ko biraza gutuma aba basore bihuta Shredrup wari wanagoye Real Madrid ubushize agira ubwo bwisanzure, Pavlidis Desem ndetse na Rafa Silva. N'igitego cya Mourinho cya Benfica ni naho cyaturutse, ni kuri trio y'abakinnyi batatu Shredrup, Rafa Silva ndetse na Pavlidis. Nubwo habayemo nyine n'ubundi n'amakosa ya Raul Asensio turabigarukaho, nomwe mu bibazo Real Madrid ifite bigaragara ko ikibazo cya defense kubura Militao n'aba ba David Alaba fitness itizewe na Dini Hussein ufite ikibazo cy'imvune fitness nayo itangiye kugenda imugora, biri kugora Real Madrid. Ariko aba basore batatu bari bagize urari mu gitego cya Benfica, ariko reaction y'uwitwa Albero na ekipe ye hari ikigaragaza. Iyo urebye Albero mbere yo kwinjira muri iyi match yari yatakaje match ya La Liga, nyamara yari ya mbere atsinzwe kuva yafata ekipe ya Real Madrid kuko muri match eshanu yari yarazitsinze zose, yinjiza ibitego 12, yinjizwa 3 gusa, akipinga clean sheet 3 ndetse abakinnyi batandatu batandukanye baramutsindiye igitego. Hari icyo byari bisobanuye muri iyi mibare ya Albero muri La Liga mbere ko atakaza match ya Osasuna. Byagaragaraga ko byibuze niba ufite abakinnyi batandatu bamaze gutsinda ibitego muri departement zitandukanye n'abandi bafite amasiste bagera kuri 5, bigaragara ko ekipe yari yatangiye nono kuyigira sude, kuyihuza mu buryo bukomeye ku buryo nayo yakuba ku mukino uhuriye hamwe bagashaka intsinzi. Agira atyatsindwa match ya Osasuna ibitego 2-1, nabwo abaye nkaho bamubanza igitego arishyura Vini, ariko birangira atsinzwe umukino biturutse ku kibazo cya defense. Niya mwana yibonye ku mugoroba Real Madrid uwitwa Antonio Rudiger fesinza Albero winch uziko Real Madrid ijya gutsinda igitego cya Tchouaméni. Rudiger ngo yararimo ajya kubwira umutoza Albero ko agomba kwibutsa uwitwa Raul Asensio ari guhagarara n'abari nacyo cyabatsindishije igitego cya mbere. Agira amahirwe akiva kuregera Albero asanga Tchouaméni ahise agiterekamo nta minota iciyemo. Bivuze iki? Real Madrid kimwe mu bintu byabagoye na Perez yirengagije ni ikibazo cya defense, kuko Mbappé yagutsinda igitego ni ikipe bazahura yose pe. Aha biragorana ko Real Madrid yarangiza match y'uruvira idatsinze igitego. Aha urumva rero dore ikintu cyiza wenda yari yakoze witwa Albero. Vinicius Junior mu mezi 5 yatojwe na Alonso yatsinze ibitego 7 byonyine ibe, ariko mu mikino 10 yonyine amaze gutozwa n'uwitwa Albero atsinze ibitego 7, atanga assist 2 uruhare rw'ibitego 9 mu mikino 10. Noneho akandi kantu muri match 5-0 buri match yatsinze igitego, hari nawe yatsinze 2. Bivuga ngo byibuze yakoze icyo kintu cyatuma agira undi muntu utari Mbappé waba intwari y'umukino wakiringa match, ari nacyo kintu cyabafashije. Byubakiraho ku mikino imwe ariyo ngiye gusorezaho. Buri afite ukuntu kubona agarutse witwa Trent ndetse na Dani Carvajal akaba musubiza kuri 2 Trent cyangwa se Dani Carvajal, Carreras ari kuri 3, Rudiger akagaruka muri defense. Yes, ku mugora Trent yakinnye neza. Tchouaméni amurusha imibare byatumye Tchouaméni ari uba man of the match, ko Tchouaméni sibye gutsinda igitego yatiye amashoti 2, akora clearance zigera kuri 23, arangije akora icyitwa duel yatsinze 9, harimo 2 zo mu kirere muri 3 yagerageje kujyamo, anakora touch 84 aba ari we mukinnyi man of the match. Ariko dore uko bakina abantu banabisobanukirwe twigendera. Yafashe Trent cyangwa se Dani Ceballos amusubiza kuri 2 mu mwanya we. Carreras ari 3, Rudiger yongeye kugaruka muri defense ya Dini Hussein na Raul Asensio twabanaga ko ari bato bakeneye umuyobozi. Afata none abakaseri 2 Tchouaméni na Kamavinga, ndetse abongeraho Fede Valverde. Bura Fede Valverde mu mikinire abasa nk'uwengetse kuri 7 kugira ngo zone y'iburyo igira umuntu wunganira Trent. None afata witwa Ridagure amushyira mu mugongo w'abataka 2. Iyo Mbappé hari akinana na Vini, Mbappé utaruwari yakinanye n'uwitwa Gonzalo Garcia. Bitanga iki? Bitanga ya freedom noneho kwitwa Vini na Mbappé bose bakagira espace. Ko Vini yajyaga avuga ko
uburyo bakinisha Real Madrid impamvu Mbappe abiprofita Mbappe ngo kiriya gice cyose cy'imbere aba ari ugomba kuba gikavaringa abandi bakinnyi bamusavinga ariko abonye ko bose baba bari kumwe yaba asiste umwe ku rundi barazipasa bigatuma bose batsinda aha bose bakaba active. urakoze cyane kadufata akaro gato cyane tugaruka naho tureba the way forward cyangwa se harakurikiraho iki nyuma y'uko amakipe 16 azakira kimwe cy'umunani amenyekanye tombora iri ryari abantu batsinda mu buzima nababona amahirwe bakayakoresha iyo duhaha abenshi barishyura bakigendera ariko abaharanira intsinzi bo basaba fagitire ya IBM kuko bamenye ibanga ryo gutsinda nibyo koko ikubire loto yakuzaniye tenga promo aho fagitire zawe za IBM zaguhesha amahirwe yo gutsindira agera kuri miliyoni 50 y'amanyarwanda buri kwezi kanda akanyenyeri 562 urwego wiyandikije muri tengamara na tenga promo usabe fagitire ya IBM maze ujye mu bahabwa ishimwe kuri TVA ubone n'amanota yo gukina no gutsindira menshi tenga promo ba miliyoneri wubake n'u Rwanda wifuza icyitonderwa ni amafaranga usabwa kugira ngo ukinire ibihembo bya tenga promo. Tajari mu isaha ya mbere urubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda twizera ko bumeze neza cyane bagifungura radio zanyu tubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ariko reka tubanze tubabwire ko gusaba fagitire za IBM ari ikintu cy'ingenzi kuri uyu wa kane. ababimenye amafaranga ubu ngubu bari kuyarya biturije rwose wera nabafashije kuko abantu bamaze iminsi bahabwa amafaranga y'igihembwe cya kane ubwo ni rya 10% musubizwa kubera amafaranga mwatanze mutanga ibyo bita TVA cyangwa se VAT rewards 10% rwose musubizwa icyuguze cyose ugasora ari 10% bagenda bagusubiza uko bikoze kenshi niko habwa amafaranga menshi rwose umuntu yavuga ko ari amafaranga uhawe y'igihembo amafaranga utavuga ngo warakoreye kuko n'umundi kwa fagitire ni inshingano za buri munyarwanda inshingano wakoze rero urazihemberwa ayo ni amafaranga abantu bari kurya ariko barayarya bazirikana ko tariki 2 z'ukwezi kwa gatatu ruvuyanga hazaba ari ku munsi wo kuwa mbere Tour du Rwanda irarangira ku cyumweru urumva hazaba ari tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu tariki 2 kuwa mbere tubyuke tumenya uwatsindiye imodoka ya Kia Sorento muri tenga promo urumva uravuze bati murebe Tour du Rwanda mutuje ariko muyirebe muzirikana ko icyo muguze cyose muri Tour du Rwanda n'ibindi byose biri kuba mwaka fagitire za IBM tariki 2 z'ukwa gatatu turamenya utsindiye imodoka ya gatanu my friend ya gatanu itangwa na tenga promo kubera gusa kwa fagitire za IBM hamaze gutangwa imodoka enye hari imodoka enye za tenga promo ziri mu muhanda ubutuvugana za Kia Sorento nziza cyane hari abazitwarira hari abazikodesha zikabaveresa amafaranga ku munsi yewe ubwo rwose abenshi bakanaziryohamo ko bashatse hari imodoka ya gatanu igiye gutangwa rero zirikana ko nawe ubimenye uyu munsi ushobora gutsindira iyi modoka fata telefone yawe ukanda akanyenyeri 562 urwego wiyandikisha muri tenga promo numara kwiyandikisha ujye baka fagitire za IBM kenshi gashoboka uko bikora kenshi nyine birumvikana ko ariko wiyongerera amahirwe yo gutsindira iyi modoka ya Kia Sorento izatangwa ku munsi wo kuwa mbere iyo umaze kwiyandikisha ntabwo biba birangiye ahubwo bibuka ko iyo umaze kwiyandikisha ugomba no gukina muri tenga promo nabwo ukanda akanyenyeri 562 urwego ugatangira gukina iyo umaze kugeramo bahita bakwereka amanota ufite na za token ufite ukamenya ngo ndakinira imodoka ndakinira moto ndakinira miliyoni ndakinira amafaranga cyangwa bimeze bite ubwo zirikana ko rwose izi IBM mu mwaka urazihemberwa ntacyo utanga cy'amafaranga ahubwo gusa waka fagitire za IBM gusa ubundi ukazirikana ko nyine ibihembo kubera ko ari byinshi ntabwo wabura kimwe nawe ubona muri iyi tenga promo kubera kwaka fagitire za IBM. Reka tunyuze abantu muri madrasi matiriyo kuko bagomba gukomeza neza ibisenge byabo bakareka amazi mu buryo butuma atinjira muri za fondasiyo z'amazu kugira ngo twirinde nyamuneka ibiza inzu zagwe n'ibindi madrasi matiriyo kuba wifuza amabati yujuje ubuziranenge cyangwa se afite uburanga aramba kandi nyamuneka ameze neza nta handi wayakura ni muri madrasi matiriyo limited barayagufitiye
hitamo aruzenke umusambi akozwe muri aluminium ndetse na zinc biyahesha gukomera ndetse no kudatonda umugesi. hari tile sheets ni amabati akeye nk'amategura bakaba bayafite mu mabara yose kandi adacuya kuko hari IT sheets azwi nka autoportant ni amabati akomeye kandi aramba ndetse bagufitiye auto corrugated ndetse azwi nka ondira yangaya nayo arakomera cyane. ukeneye imireko myiza ukeneye imifuniko y'amabati n'ibindi bikoresho byinshi by'isakaro twaguhitiramo kugana madrasa material cyane ko biboneka mu gihugu hose kandi akarusho nuko banagutwaza ku bakiriya babo. madrasa material mwabahamagara kuri 0785 62 42 ndetse mukaba mwana basanga aho bakorera hariya ku Ruyenzi ka Muhanda. yego hanyuma rero burarirwa ubuyobozi bwa burarirwa buramenyesha abantu bose batunze ibinyabiziga bicyanditse ku mazina ya burarirwa ko basabwe kugana ishami rya burarirwa rishinzwe iby'imodoka guhinduza ibinyabiziga baguranye na burarirwa mu gihe kitarenze iminsi 7 uhereye igihe iri tangazo risohokeye kugira ngo hakorwe ihererekanya. waba wifuza rero kubaza ibijyanye n'iri tangazo yabariza kuri iyi nimero ngiye kubabwira ya 0786 09 01 02 0786 09 01 02. tubashimiye ubufatanye muzagaragaza muri iki gikorwa n'ubuyobozi bwa burarirwa. mbere ko tujya muri Tour du Rwanda rero Champions League tombora nabonye ibe iri ku munsi w'ejo. tombora iri ku munsi w'ejo nibwo tuzamenya uko amakipe azahura ariko nubwo ari bwo tuzabimenya hari inzira amakipe agomba kunyuramo cyangwa se probability ishoboka uko amakipe ashobora gutomborana mu makipe nkufashije 8 yageze muri kimwe cy'umunani kirangiza ngiye kubanza kugera ku makipe 16 yamaze kugera muri kimwe cy'umunani kugira ngo nabiyumve neza. abongereza amashyi menshi cyane kuri ubu bwongereza rwose shampiyona birakomeye cyane kubera ko amakipe yabo 6 yitabiriye Champions League uyu mwaka yose arimo ni ikipe ya Arsenal, ni ikipe ya Chelsea, ni ikipe ya Liverpool, ni ikipe ya Manchester City, Newcastle ndetse n'ikipe ya Tottenham Hotspur. Ayo n'amakipe 6 yo mu gihugu cy'ubwongereza. hariyongeraho amakipe 3 yo mu gihugu cya Espagne, Atletico Madrid, FC Barcelona ndetse n'ikipe ya Real Madrid. mu gihe kandi haza amakipe 2 yo mu gihugu cy'Ubudage harimo ikipe ya Bayern Munich ndetse n'ikipe ya Bayer Leverkusen. birumvikana ko Dortmund yasezerewe bakorewe rwose ibibazo bagize bakina n'ikipe ya Atalanta yabasezereye ubwo bivuze ko ari amakipe 2 yavuye mu gihugu cy'Ubudage. harimo ikipe imwe yonyine rukumbi nko twabivuga yo mu gihugu cy'Ubutaliyani n'ikipe ya Atalanta. harimo kandi harimo ikipe imwe yonyine mu gihugu cy'Ubufaransa n'ikipe ya Paris Saint-Germain. hakazamo ikipe imwe yo mu gihugu cya Turkiya ikipe ya Galatasaray ndetse n'ikipe imwe yo mu gihugu cya Portugal yitwa Sporting Club de Portugal. ngayo amakipe 16 yize muri kimwe cy'umunani kirangiza cya UEFA Champions League. ku nzira uko amakipe azakina azahura ikipe ya Paris Saint-Germain ariyo duheraho urumva igomba gutombora hagati ya FC Barcelona na Chelsea. ubwo yaba Barca cyangwa yaba Chelsea kuri PSG. kuri Galatasaray yaba Liverpool cyangwa yaba Tottenham hagati aho. kuri Real Madrid yaba Man City cyangwa yaba Sporting Club de Portugal. kuri Atalanta yaba Arsenal cyangwa yaba Bayern. ayo sa ya mbere. kuri Newcastle nanone kuri Newcastle yaba Chelsea cyangwa yaba Barca. Atletico igomba gutombora hagati ya Tottenham na Liverpool. Bodo igatombora hagati ya Man City na Sporting. Leverkusen igatombora hagati ya Bayern ndetse na Arsenal. uziko Dortmund ikomeza Bayern ibyarira ikiri kwizakina n'ikipe yo mu rugo. Bayern ni cya Bayer Leverkusen cyangwa Dortmund. tombora iri ku munsi w'ejo ni saa 6 ariko ni saa 7 z'i Kigali. ubwo ni saa 7 z'i Kigali kugira abantu bumva amasaha neza. Nibaza ejo saa 7 rero ni Champions League n'ejo tatukiganira uko nyine tombora izaba ejo. twitegurira kuzareba imikino kimwe cy'umunani. reka twerekeze muri Tour du Rwanda. Tour du Rwanda ku munsi w'ejo kari agace kava Karongi kerekeza i Rubavu. mu by'ukuri hari ambiance iteye ubwoba cyane ndetse no kuzamuka guhambaye ku basore bamwe na bamwe. reka twumve rero ibyabereye muri uyu muhanda. Joseph arabitunyuriramo uko byari byifashe ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo 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 ku
agace ka kane ka Tour du Rwanda 2026 kahagurukiye ikarongi kerekeza mu karere ka Rubavu ku ntera ya kilometero 27 na metero 200 tangirana abasiganwa 76 ku nshuro ya gatatu aka gace ka Karongi Rubavu muri Tour du Rwanda gatangiriye mu mujyi wa Karongi nyuma y'akahagarukiye 2018 na 2024 abakinyi babanje gukora urugendo rwa kilometero 1 na metero 900 ruva mu mujyi wa Karongi rwagati mbere yo kugera hafi yo mu Bupfune aho batangiye kubarirwa ibihe. Abakinyi 77 nibo batangiye isiganwa uyu munsi. Abo ntibari Nsengiyumva Shemu wa Team Rwanda kuko we arwaye. Bivuze ko Tour du Rwanda 2026 kuva yatangira hamaze kuvamo abakinyi 8. Julian Broshen w'ikipe ya Lembe yegukanye amanota yo kuzamuka umusozi wa mbere mu isiganwa ryo kuri uyu wa gatatu na amanota atangiwe igasaze ku kilometero cya 20. Mayizabayo Eric Karadio wa Benediction we yegukanye amanota y'umusozi wa gatatu. Umubirigi Matt de Klerk w'ikipe ya Sudar Quick Step niwe wegukanye etape y'uyu munsi aho yakoresheje amasaha 3 iminota 5 n'amasegonda 55 yambara umwenda w'umuhondo. Etape igoye kuri we mu muhanda ntibyari byoroshye harimo no guhangana cyane atariko ndishimye cyane. It was a really hard race. I was really happy I could be in break from the start. It was quite close with it was a really hard race. I was really happy I could be in break from the start. It was quite close with Nick trying to close the gap. But in the end we could make a really happy. Oza w'ikipe y'igihugu ya Team Rwanda iri gukina Tour du Rwanda 2026 Sempoma Felix asanga Tour du Rwanda y'uyu mwaka ngo ari isiganwa rikomeye cyane. Tour du Rwanda y'uyu mwaka ni etape ni Tour du Rwanda ikomeye cyane. Tugendeye ku ma etape burya etape atari ndende cyane nabwo ziba zikomeye kuko hakoreshwa imbaraga nyinshi cyane. Etape itangira yiruka ikarangira yiruka niba kuva twatangira rero iyi Tour du Rwanda ntabwo abakinyi baragira umwanya wo kuvuga ngo bagenze gake. N'igiye kureba average speed ibiri hejuru niba ngo iyi Tour du Rwanda irimo irarangwa n'umuvuduko uri hejuru. Abatuye umujyi wa Karongi nabo bishimiye kuba ngo igare etape ya kane yatangiriye mu karere ka Karongi ati ni ibintu bibashimishije cyane. Gare twagishimiye cyane kuko ni ibintu tudahora tubona ariko mu buryo tuba tubibonye twese tuba twavuye mu byacu tukagati katuye kureba iterambere baba batuzaniye mu karere ka Karongi. Natwe niyo mpamvu tuba duhagaze ahangaha yaba ababyeyi yaba abasaza yaba urubyiruko tuba twabyitabiriye. Umunyarwanda waje hafi kuri etape ya Karongi Rubavu ni Byukusenge Patrick wa Team Rwanda wakoresheje amasaha 3 iminota 16 n'amasegonda 8 no ku rutonde rusange niyo nkuru Samuel wa Team Amani niwe uza hafi ku mwanya wa 16 aho arushwa iminota 4 n'amasegonda 59 n'uwa mbere. Ku rutonde rusange Umudage Mortiz wa NS niwe wambaye umwenda w'umuhondo awambuye umuhorande Jürgen Zorman wegukanye ku munsi w'ejo mu karere ka Rusizi amaze gukoresha amasaha 18 iminota 2 n'amasegonda 38. Agace ka gatanu karakinirwa hanga mu karere ka Rubavu bakora circuit y'ibirometero 82. Ndize Joseph Radio Rwanda mu karere ka Rubavu. Yego arakoze cyane rero Ndizeye Joseph Tour du Rwanda iberi nyuma y'abanyarusizi Tour du Rwanda bw'abanyakarongi iti nubwo rwose mutatuye kure reka duhera iwanyu aho ngaho hariho depart itangirira bayihera rero Karongi berekeza i Rubavu. Mu by'ukuri navuga yuko nabonye hari n'uburyo polisi yari yakajije ingamba kubatwara banyoyeho aro bafashe imize barabanje baramucakira rwose mbere yo guhaguruka ko twari bajije iranzoga y'inyweye nijoro cyangwa yazindutse yinywa uramutara nawe rwose hariya nijoro iki kibazo abantu twatumwe babyibajije yaba yamushizemo iranzoga ni yamugitongo yabaregejeje mu rukerera ntabwo yiryamishije aya mutarama yatengushya abantu cyane baze nayo kuba uri muri turu uri gutwara abantu hariya zira karavani ukanywa inzoga ubizi kugiye gutwara ubundi n'ubusanzwe ntabwo byemewe gutwara wanyoye n'ubusanzwe noneho ukabikora muri turu nk'iri muri event nk'iri reka nkwereke hari abantu badagacira ibintu ariko noneho ntunatekereje yuko hashyizweho amabwiriza uko ubigenza kose ntabwo uyinjiramo batabanje kumenya uko uhagaze wumvise uryanu badatinya uko ubigenza kose ntacyo uri bukore ngo ucike
icyo bita gukontorora. Umukobwa baravuga bati yayimize saa 11. Abantu bose nicyo bibaza. Nubwo tubiseka ariko iranyota tuyamagane. Iranyota wakwemera ugashyiramo icyo bita amazi. Wakwemera n'amazi niyo yaba ari umuti usharira ukawunywa ariko inyota. Niba usoma ku gasembuye rindi rirangire turu irarangiye saa 9 mbere yuko wenda ujya kuryama somaho ntonyizo uryame bitereze saa 7 waryama uryame ujye ukomeza neza kugira ngo karakuma ka traffic police ntago kayibona wayiryamishije saa 7 ntugira nimuheza abantu ugiye gutwara muri uwo muhanda karongera ubavu asubwa ntuwigirire mu we ntiwigirire mu sinagirire mu muntu n'abandi kuzigire ubwo rero uruviyanga turu irakomeye ibirometero 127 nibwo nibyo bakoraga berekeza i Rubavu cyane ni turi ikomeye cyane mu by'ukuri muri Tour du Rwanda nyamaze kureba iyi turi irakomeye kurusha izindi zose zabayeho kubera ko nk'ubu ngubu rwose kuva yatangira ku munsi wo ku cyumweru nta uratwara etape ebyiri zikurikiranya murabizi ko etape ya mbere ya Rukomo Rwamagana Itamar none yari itwaye NSN turavuga tuti Itamar rwayitwaye ashobora kuza gukomerezaho ariko bageze Nyamata bagihuye nubwo Mayo Jaune yagumye muri NSN ariko ntabwo ari we wayigumanye uyu musore Itamar yarahindutse umukinnyi wayegukanye yaje guhinduka ba Paul Marti hanyuma rero ubwo rwose n'indi yakurikiyeho yahuye Rusizi na yabaye Zomemand uyu musore rwose nawe aza kuyegukana ku munsi w'ejo rero uyu musore yatunguranye cyane ni umwana ukiri muto cyane ukiri mu myaka 20 yitwa Matthijs de Klerk akina ikipe ya Sudal Quick Step mu gihugu cy'Ububirigi murabizi ko bushize ntabwo ikipe yari yitabiriye ariko ubu ngubu irahari ni ikipe ikomeye cyane uyu de Klerk rero mu by'ukuri urebye uburyo no mu muhanda mu nyirizina muri birometero bakoraga ntabwo yari yagaragaje ama breakaway cyangwa se ko n'umuntu agera acomoka abajya imbere ariko bageze mu birometero nka 5 bya nyuma nibwo yakoresha imbaraga zikomeye cyane kugira ngo rero buryo ituri ikomeye ubundi nujye ubona uwatwaye etape atari wambaye mayo jaune noneho uwambaye mayo jaune akaba nta etape aratwara urumva ko bimeze wenda igihe abasanzwe ari mayo jaune ugatwara etape ariko n'umwambure mayo jaune akaba ari yigumana ariko noneho uwatwaye etape si wambaye mayo jaune kandi uyifite n'ubwa mbere yambaye mayo jaune uyu musore yitwa Mortsi Kurechi mu ukina ikipe ya NSN uzi ko yaba kuri mayo jaune na ma etape birahinduka gusa nabonye umusore ushobora kuba ari mwiza cyane mu gusprintinga ndetse no mu kuzamuka Miguel Haedena mu ikipe ya Lembe Radineti iyi myambaro kuva muri stage 3 zero kubona ko akomeje kugenda yiganza yaba gusprintinga neza ndetse no kuzamuka neza ikindi wakoze breakaway ku munsi w'ejo neza n'Imana zabaye Eric Karadi wa Benediction urumva ni ikindi umuntu yagarukaho niyo nkuru Samuel niwe munyarwanda waje ufita cyangwa se umaze kugira amanota meza wa Team Aman ekipe nayo yahindutse ibe yari Eritrea none NSN yabwiye ati ubu none nitwe ekipe duhagaze neza biragaragaza ko ikomeye ejo nibyo yagarukagaho kwizigira avuga ati harimo abakinnyi 50 bashya kuba ari bashya ni ikibere yararimo n'abakomozaho ni bwa bukomere bw'iyi Tour du Rwanda murabizi ko bari kurwana no kugira ngo ijye ku rwego ruri pro ive kuri 2 n'igice kimwe mu rwego rwo guhangana n'icyo kintu cyangwa se mu gukora icyo kintu n'uburyo bwo kuba abakinnyi beza turi komeza kujya kuri level nziza kugira ngo no mu minsi iri imbere izabiri kuri World Tour cyane ubwo rero ruvuyanga wenda yirukansemo mu bayukanye ibihembo ku munsi w'ejo Joseph ntabwo arabigarutseho Matthijs yegukanye agace hanyuma rero Jezi ijyanwa n'uyu musore muri Scratch wa NSN best sprinter aba Miguel Heidemann nkuko ne bivugaga mu gihe best young rider yabaye Amanel de Start akina ikipe ya Team Amani mu Rwanda umuzamutsi mwiza ni Miguel Heidemann rwose umusore ari gukora neza cyane mu gihe umunyafrika mwiza abaye Amanel de Start wa Team Amani hanyuma kandi umunyarwanda mwiza ni niyo nkuru Samuel mu gihe muri breakaway nyine ku munsi w'ejo Mani zabayo Eric Karadio wa Benediction niwe wabaye mwiza ikipe nziza ni NSN gusa nyine biragaragara ko uyu munsi wenda dushobora kubona impinduka muri iyi circuit bagiye gukora mu karere ka Rubavu birometero 82 barakora amaraps 9 bazenguruka Rubavu Rubavu aracyushye kuko baraza gukora ibirometero 82 bazenguruka muri mujyi wa Rubavu mu isaha ya kabiri turaza kujya i Rubavu tuvugisha Axel tubwire uko bimeze ariko kandi mu isaha ya kabiri turaganira kuri Hilal Rayonsports champion muri rusange polisi irimo irava mu gikombe cyangwa irava ku gikombe cyangwa se iracyakiriho Rayonsports asuye ku gikombe cyangwa ntago iragisubiraho champion iraryoshye imeze neza cyane ko Adosi Jean Giselle yageze hanga muri studio kugira ngo tugeze amakuru agezeho kuri iyi saha yisayine ubundi tuze nyuma ye mu minota itarambiranye nta mukanya ikintu
ikintu cya mbere ni amakuru y'ibyabire mu gihugu hirya no hino yose umuntu aranyumvise. Utunze radiyo ntumva amakuru yo kuri radiyo Rwanda, ntumva ibiganiro biba kuri radiyo Rwanda, usumva radiyo bikumariye. mwahisemo neza gukurikira radiyo Rwanda, saa yine ziruzuye, ikaze mu makuru magufi agezweho. Nitwa Dosi Jeanne Giselle. Mu ijoro ryakeye u Rwanda rwakiriye impunzi n'abimukira 164 baturutse muri Libya. Abakiriwe barimo 19 bakomoka muri Eritrea, 143 bo muri Sudani, umwe wo muri Ethiopia n'undi wo muri Sudani y'Epfo. Bahise bajyanwa mu nkambi y'agateganyo y'agashoro iherereye mu karere ka Bugesera, ari naho bazacumbikirwa mbere yo gushakirwa ibindi bihugu bajyamo. Kuva muri 2019 hamaze kwakirwa bagera ku 2760, muri bo abarenga 2500 babonye ibindi bihugu bibakira. Mu yandi makuru, umunyamabanga mukuru w'umuryango FPR Inkotanyi Ambasaderi Christophe Bazivamo yakiriye mu biro bya Ambasaderi wa Zimbabwe mu Rwanda Professor Charity Munyeruke. Baganiriye ku nyungu y'ibihugu byombi bihuriyeho, biyemeza kurushaho kwimakaza umubano ukomeye urangwa hagati ya FPR Inkotanyi na ZANU-PF ndetse n'umubano urangwa hagati y'u Rwanda na Zimbabwe. Mu yandi makuru kandi y'imikino nuko kuri uyu wa kane Tour du Rwanda 2026 ikomeza kinwa agace kayo ka gatanu kazenguruka mu mujyi wa Rubavu ku ntera y'ibirometero 82. Agace gakinwa uyu munsi gateganyijwe gutangira saa 9 z'amanywa nyuma y'isiganwa ryo kwishimisha ryitabirwa n'abantu bose, aho baza gusiganwa ku ntera y'ibirometero 9. Irushanwa mpuzamahanga ry'amagare Tour du Rwanda 2026 riri gukinwa ku nshuro 18 rizasozwa ejo bundi ku cyumweru tariki ya mbere z'ukwezi gutaha kwa gatatu. Mu yandi makuru avugwa hirya no hino ku isi nuko Ukraine yatangaje ko abanyafurika barenga 1780 aribo bari kurwana ku ruhande rw'Uburusiya mu ntambara imaze imyaka ihanganishije ibihugu byombi. Ibi byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ukraine Andriy Sybiha mu kiganiro yagiranye na mugenzi we wa Ghana Samuel Okozito Abrakwa uri mu ruzinduko rw'akazi muri icyo gihugu. Minisitiri Andriy yavuze ko hari ibiganiro Ukraine iri kugirana n'ibihugu bya Afurika kugira ngo bibuze abanyagihugu babyo kwinjira muri iyo ntambara. Yongeyeho ko abo barwanyi baturuka mu bihugu bya Afurika 36. Mu cyumweru gishize urwego rushinzwe ubutasi muri Kenya rwatangaje ko abanyakenya bajyanwa muri iyo ntambara ngo babijejwe akazi keza ariko bagezwayo bakisanga muri iyo ntambara. Ibyo kandi byanashimangiwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ghana Abrakwa wavuze ko abajyanwa nta bumenyi baba bafite mu bya gisirikare. Ghana kandi yanavuze ko iteganya gusaba Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky gufungura abanyagana 2 bari mu mfungwa z'intambara bafatiwe mu ngabo z'Uburusiya. Ku rundi ruhande ariko leta y'Uburusiya yakunze guhakana yivuye inyuma ibyo ishinjwa. Kuri uyu wa kane i Geneve mu Busuwisi hateganyijwe icyiciro cya gatatu cy'ibiganiro bihuza ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani ku ikoreshwa ry'intwaro kirimbuzi za nucleaire. Ibiganiro by'uyu munsi bifatwa nk'umuhati wa nyuma wo kwirinda intambara, ariko abasesenguzi ba politike mpuzamahanga bavuga ko amahirwe yo kugera ku masezerano akiri kure. Ibiganiro bigiye kuba kandi mu gihe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump wakomeje gushyira igitutu ku bategetsi ba Irani ko ashobora kugaba igitero kuri iki gihugu mu gihe amasezerano y'ibihugu byombi atagerwaho mu minsi 10 cyangwa 15, ndetse aherutse kuburira isi ko muri iyo minsi ngo ibintu bizarushaho kuba bibi. Ni mu gihe kandi Amerika yashyize mu burasirazuba bwo hagati ingabo nyinshi kurusha izo yashyizeho kuva igihe yayoboraga igitero cyo kwinjira muri Iraq muri 2003, ndetse Irani nayo ikaba yaravuze ko izasubiza igitero icyo ari cyo cyose ikoresheje imbaraga. Mu biganiro bibiri byabanje mu ntangiriro z'uku kwezi byayoborwaga na Oman nk'umuhuza, intumwa za Irani zari ziyobowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Abbas Al-Gashim, mu gihe iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari ziyobowe n'intumwa yihariye ya Perezida Trump Steve Witkoff. Mu yandi makuru kandi nuko Umunyafinlande Pekka Haavisto usanzwe ari umudepite ari we ugiye gukorera mu ngata Munya-Nigeria Lamtane Lamamra wari intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Sudani.
ku munsi w'ejo nibwo umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yashyizeho peka ngo akomereze aho Ramamra yaragejeje inshingano yari yarahawe mu kwezi kwa 11 kwa 2023. Ramtane Ramamra yifuje kuva ku mirimo nyuma yo gusanga ngo akorera ubusa mu birebana no kugerageza guhosha intambara yadutse muri Sudani guhera mu kwezi kwa 4 kwa 2023 ihanganishije igisirikare cya leta ndetse n'umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces yakunze kugaragaza ko hari ingabo z'amahanga zivanze muri iyo ntambara byarushijeho kumunaniza mu butumwa bwe. Naha dusoreje amakuru magufa agezweho andi ni buri saha. Iyo nkoresheje produit nshya ya Movit nsohoka uko nshaka udushya na Movit. Iyi produit ivuguruye iguha umusatsi mwiza muremure kandi woroshye. Gerageza style yariyo yose maze ukoreshe spray ya Movit ituma umusatsi wawe ubengerana ugaragaza itandukaniro. Movit iboneka mu masano yose na boutique zikwegereye. Movit all day confidence. Ishuri rikuru ry'ubuzima ry'iruri rya Arikidiyosezi ya Kigali ryiteguye kwakirana urugwiro abashaka kuryiga mu buforomo n'ububyaza igiciro cya mbere n'icya kabiri A1 na A0. Iri shuri ryakira bize amashami arimo imibare, ubutabire n'ibinyabuzima MCB, ubugenge, ubutabire n'ibinyabuzima PCB, ibinyabuzima, ubutabire n'ubumenyi bw'isi BCG, n'abize ubuforomo bafite AD kimwe n'abafite impamyabushobozi y'igiciro cya mbere cya kaminuza Advanced Diploma ndetse na license yujuje ubuziranenge ku bashaka gukomeza igiciro cya kabiri cya kaminuza. Nimwiyandikishe ku cyiciro cy'ishuri kiri Ruri mu karere ka Gakenke mu majyaruguru cyangwa se kuri Ruri Higher Institute of Health Learning Center Kigali City St Paul. Ku bashaka gukomeza icyiciro cya kabiri cya kaminuza, ku yandi makuru mwasura urubuga rw'iri shuri ari rwo wa3.rhih.org cyangwa se mugahamagara kuri 0783444710 no kuri 078185 ese ko ari uguhinda n'ubundi itagukunda itakurinda wafashe intego ukayitera umugongo nkise kandi inzoga ni gito yirinda bato nta nkitangiza yihungire kure nyamara nguzana umunezero wuhese kahubwiza n'umuze inzoga si wane tunywe less. Ikaze muri tsacu ya kabiri urugaga imikino kwa Rwanda twizera ko meze neza cyane tuganira kuri shampiyona y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda yari yakomeje ku munsi w'ejo hakinwa imikino itari yarabehereye igihe ariko kandi hari n'indi yitegurwa kuri uyu wa gatanu twinjira no muri weekend abareyo baze tuganire batubwire uburyo barimo kubona ikipe yabo kuko naraye intangaje mvuga yuko reyo ngewe mbona ko yagarutse ku gikombe hari abo twemeranyije hari nabo tutemeranyijwe ariko abenshi twemeranyijwe bavuga bati rwose Ruvuyanga twaje ariko ngewe impamvu nabivuze ndaza kuyibabwira nanjye mafite ubutumwa nkurikije ibyo nabonye ku munsi w'ejo ibyo niboneye n'amaso yanjye urabona dusohotse ubutumwa mbafitiye nza kubabwira abareyo urabona dusohotse abantu bava muri match nagiye kumva numva bubuzera simba reba abantu muri stade ariko nkumva zaciye ibintu abandi se akagoma kabareyo n'akaruru na vuvuzera ko numva nkibyumva kandi abantu basohotse nabo bagiye hano hari parikingi yegereye ahari moteri bahakorera indi show polisi niyo yabibukije yuko banafunze umuhanda turaje tubigemo ariko reka tubanze muri Action College turebe niba gahunda z'imyuga zikomeje ndetse n'indimi na provisoire na perime. Yego hari gahunda amaze kubona iri cyane mu banyarwanda ziko ruvuye ubu ngubu umwana asigaye arangiza kwiga nk'amashuri yisumbuye urabona kumwe bategereza ko amanota asohoka ngo bajye muri za kaminuza ntabwo umwana yicara uramufata ukamujyana kwiga utundi tuntu agomba kubazi urumva none abantu bashimira Action kubera ko yabafashije kuba abana babo mu gihe bategereje amanota yo kujya muri kaminuza hari ibyo baba bakora
babona ahantu bajya hari ibyo baba bakora ahantu bakahajya kandi bakagira icyo bahavana. Urumva mbere abana bajyaga barangiza ugasanga umwana agiye mu bintu utazi ko bimeze, hari bizinesi bidafite akamaro, ariko ubu ngubu kubera ko action college ihari umwana ahita ajya muri action akavuga ngo nshobora kuba nsoje kwiga indimi ariko nkeneye kumenya nk'ikidage cyangwa se nkamenya icyesipanyol cyangwa se igiswahili kubera ko ntazize nkagira indimi nyinshi menya, cyangwa se akaba yarize nk'imibare akavuga ati reka nihugure mu ndimi, cyangwa akavuga ati rero hari umwuga mbona mwiza cyane nakiga ubwo bukanishi ko guteka ibyerekeye ubwiza byose akavuga ngo nabyigahe action college niho yitiziramo. Rero jya ujya muri action college kubera ko action college ni ishuri mu by'ukuri rya mbere mu Rwanda mu kwigisha imyuga, kandi icyo bakora cyiza cyane bareba amasomo agezweho ku isoko ry'umurimo akaba ariyo bazana kugira ngo bayabigishe mu yiga igihe gito cyane uri mutangire kuyabyaza umusaruro mukora ako kazi. Nk'ubu hari amasomo baherutse kuzanamo ari gufasha abantu kubona akazi keza cyane, ubwo ndavuga abantu bize muri action college bakayarangiza. Ndababwira ubwubatsi muri iki gihe abantu benshi bakeneye abubatsi beza kandi b'umwuga babizi neza kubera ko abantu benshi bari kubaka construction area hari muri action college. Hanyuma kandi ibijyanye no gusudira ibyo bita welding nabyo barabyigisha muri action college, ariko bareba basanga u Rwanda rukeneye aba content creators, baravuga bateka tuzana amasomo ya multimedia barabikwigisha neza cyane, gufata amafoto, gufata amavideo n'ibindi byinshi bijyanye no gukora content byose birahari. Hanyuma kandi hari software development, ahangaha niho umuntu abera umuprograma mwiza cyane ku buryo ashobora kudesigninga website nziza cyangwa se agakora software iyo ari yose. Baza ko nawe wabyiga rero muri action college mu gihe kitarenze amezi 6 yonyine. Amasomo rero yose batanga araganisha ku bigezweho hano mu Rwanda. Hanyuma kandi banatanga amasomo ya kandida libre, ubwo turavuga ku bantu batabonye ama diplome cyangwa se AD ushaka kujya kwiga igihe gito ubundi ugahita ukora iyi kandida libre. Mashami yose arahari, ntabwo bibagiye ko abantu baba bakeneye gutunga imodoka cyangwa se no kuzitwara primaire provisoire ni umwihariko muri action college kubera ko nta muntu ugize ukora kabiri mu bantu bose bakoze batanga ubuhamya ko bakoze inshuro imwe yonyine bagahita bayivanamo iyi perimi. Hanyuma ariko by'akarusho aya masomo yose mvuze bagabanyijeho 30% ya minerval kugira ngo 30% imaze igihe ariko imaze igihe kuva umwaka ushize kuva umwaka ushize ubwo rero 30% iracyahari. ushaka kujyayo wenda minerval iri 200 tuvuga kwiga imodoka. Urumva iyo bavanye 30% urumva ko buri muntu wese yoroherwa kuba yabona uburyo kwishyura aya mafaranga y'ishuri. Ubwo rero nawe nyarukira wiyandikishe aya mahirwe yose atagucika n'aya masomo yose ufatirane agihari, kuko iyo maze kuyiga nyine mu by'ukuri ntabwo wabura icyo ukora. Hamagara iyi nimero rero, hamagara 078 uhamagare cyangwa se nabandikire 078 72 46 cyangwa se 0782 yitwa Action College. Yes, tubwira abantu ko ikizere gifata igihe kucyubaka kandi Safintra yamaze kucyubaka. Ese waruzi ko Safintra ikorana ubunyamwuga n'ubwitangiye mu kubaka inyubako zigezweho zubakishwa ibyuma bizwi nka Safbuild. Si ibyo gusa kuko Safintra bagira n'ibyuma bikoreshwa bikonjesha bizwi ku izina rya Safcool n'ibindi byinshi. Rero ukeneye kumenya byinshi bitandukanye kuri Safintra ifite kuri product zabo, wabahamagara cyangwa ukanabandikira, biroroshye kuri 0788317072 ibintu bikagenda neza cyane kuri izo product nziza zihebuje zabo. Yego, urashaka uburyo bwizewe bwo kwita ku musatsi bugufasha koroshya imisatsi kandi bugufasha kugaragaza ubwiza bwawe karemano. Moviti iguha ibicuruzwa byizewe bikozwe neza bigenewe imisatsi kandi bikanarindira uruhu rw'umutwe ukoresheje habo relaxa yagenewe by'umwihariko imisatsi yangiritse, iri kumwe n'amavuta akozwe mu bimera karemano asana akanakomeza imisatsi yawe kugira ngo ugire imisatsi ifite ubuzima bwiza yoroshye kandi isa neza nk'uko ubyifuza. Moviti yumva neza imisatsi nyafurika kandi ishimishijwe no kubafasha gusa neza no kumva ibyiza bijyanyu buri munsi. Hanyuma tujye muri shinganisha ibyawe n'abawe ubeho utekanye ubuzima bwawe bwose. Shingana ibyawe by'agaciro nk'ubuzima bwawe maze ubeho ubuzima butekanye. Dore akamaro k'ubwishingizi. Iyo ufite ubwishingizi wowe n'umuryango wawe murishyurirwa igihe mutunguwe n'ibyago nk'uburwayi cyangwa urupfu. Iyo ibihe by'amage bikugwiririye ubutuje kuko umuryango wawe ufite ubutabazi butangwa n'ubwishingizi wafashe.
ubwishingizi buguha amahoro butuma utekano hamwe. Rero niba mvuze n'ibindi navuze mumenye yuko ubwishingizi budufitiye akamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ubu ni ubutumwa mubugejejweho rero na Banki Nkuru y'u Rwanda ifatanyije n'ishyirahamwe ry'ibigo by'ubwishingizi mu Rwanda ASARI. Shampiyona rero yari yakomeje hagati ya Al Hilal n'ikipe ya Rayonsports, ariko reka duhere i Rubavu. Polisi yari yatsinze ikipe nako yanganyije n'ikipe itsinde bijyahe ku byo kajya ku kipe ya Polisi rwose ku munsi w'ejo yakoze amakosa akomeye cyane mu mukino bari bagiye gusuramo ikipe ya Rutsiro mu karere ka Rubavu. Ikipe ya Musa rero bari babonye umwanya byibura kubona amanota 3 kugira ngo bakomeze bakurikire ama ekipe abari imbere. Bwo ndavuga ikipe ya Al Hilal, ndavuga ikipe ya Al Merek, nkavuga ikipe ya APR ko n'amakipe ari imbere ya Polisi. Nyamara Polisi murabizi ko yigize kumara igihe ariyo kipe iyoboye shampiyona, yamaze gutakaza umwanya n'ubwo twavuga ko ntacyo iri gukora gikomeye cyane kugira ngo igarure uwo mwanya wa mbere. Ku munsi w'ejo rero umutoza Musa urebye yari yakoze n'impinduka mu bakinnyi yari yabanjemo bijyanye n'abakinnyi badahari. Nk'ubu ndabona mu izamu yari yagaruyemo niyo ngira Patience mu izamu kuko Rukundo Nizime ntabwo ari kubona selection kuko abanyamahanga bamaze kuba abana benshi bijyanye n'abakinnyi bazanyemo muri ukwezi kwa mbere barimo ba Pichu, barimo ba Okeri. Hanyuma kandi anazanamo Ndize Samuel nawe kari kapiteni ku munsi w'ejo umugeni na Christian arimo Chimezi, azana umwana witwa Kamanzi bavanye mu kipe ya Interforce. Ni match nk'iya kabiri yarakinnye ariko ntago basanzwe banzamo. Pichu Gakwera Ronald arimo usanga nabo bari bahari mu gihe Exxon Okeri Okwi ndetse na Elijah nibo bashakaga ibitego. Urabona ko muri 11 umutoza yari yahinduye cyane, banganya ubusa ku busa n'ikipe ya Rutsiro bakora amakosa tuzakugarukaho twibaza kuri Polisi intego zayo muri iyi sezo muri rusange. Ariko reka n'inyamirambo byari bikomeye cyane ku isaha y'isa 9 n'igice ikipe Al Hilal yari yasuye Rayonsports, maze ikipe Al Hilal ku munota wa 3 gusa Abdulaziz Taha yaramaze guterekamo igitego. Abareba bati se bine biragarutse kandi ariko Rayonsports ibyitwara neza cyane, iza kwishyura rero ku gitego ikipe ya Al Hilal yitsinze. Nubwo benshi bavuga bati dusesenguye amategeko y'umupira n'iki kiriya gitego ni icyari kawu, ariko Rwanda Premier League bagishyira kuri Ahmed Said mu defense y'ikipe ya Al Hilal. Ariko Nyamirambo ejo muri rusange byari byifashe gute Eric Ndagijimana? Ni umukino w'ikirane cy'umunsi wa 19 wa shampiyona y'u Rwanda ubwo baherukaga guhura. Ikipe ya Al Hilal yari yanyagiye ikipe ya Rayonsports ibitego 4 ku busa. Rayonsports ntabwo yawuhamyaga icyo gihe. Uyu mukino wagiye kuba ku ruhande rwa Rayonsports idafite Ben Aziz Daou ndetse na Fonganyi kubera abanyamahanga 8 bose bari buzuye mu ikipe ya Bruno Ferry. Ku isaha y'isa 9 n'igice muri Kigali Pele Stadium nibwo umukino watangiye. Gusa ikipe ya Al Hilal yari yabanje mu kibuga 11 bayo beza ba CAF Champions League, babandi batsinze Mamelodi, MCRG ndetse n'ikipe ya Central Popo. Gusa bariyo nabo bari benshi muri stade. Al Hilal niyo yatangiye neza umukino bidatinze ku munota wa 4 yafunguye amazamu ku gitego cyatsinzwe na Yakubu Omer Taha ku mpira mwiza Genisha Jean Claude yamuhaye abanje gucenga bamyugaro ikipe ya Rayonsports. Kugira umugisha gucengara kwigizayo Abdarazigariyo Jajazama Kapiteni Mohamed Abdurrahman Yusufu Yagubo arihira. Ikipe muri Sudani yakomeje kwera umupira binyuze ku ruhande rw'ibumoso rwari ruriho gira umugisha Jean Claude wagoraga cyane ubwugarizi bw'ikipe ya Rayonsports. Mu minota 30 Rayonsports yagerageje kwataka izamu ry'ikipe ya Al Hilal ariko ikagorwa no kwinjira mu bwugarizi bwayo. Igice cya mbere cyarangiye ikipe ya Al Hilal itsinze Rayonsports igitego 1 ku busa. Mu gice cya kabiri umukino watangiye ukinirwa mu kibuga mwa hagati cyane bituma n'uburyo bwo kurema igitego buba buke ku makipe yombi. Ku minota 55 umutoza ikipe ya Al Hilal yakoze impinduka enye. Kamaradini Mamadou, Yakubu Omer Taha, Mohamed Yusufu na Petros Oprosius basimburwa na Sir Boshara Omel, Sande Damirare, Kande Skole ndetse na Ahmed Salemu. Ku minota 66 Al Hilal yahushije amahirwe yo gutsinda igitego cya kabiri ku mupira wahinduye imbere y'izamu na Adama Kuribari, usanga Yasir Boshara Omeri wari wenyine awuteye hejuru y'izamu. Ku minota 65 Aziz Bassane wa Rayonsports
yahusha uburyo bwabazwe ari wenyine imbere y'izamu ku mupira abakinnyi b'inyuma b'ikipe ya Hilal bari batakaje awuteye ku bw'amahirwe make bawukuraho neza ujya hanze ku munota wa 78 Rayon Sport yari muri shakisha igitego yarakibonye cyo kwishyura cyatsinzwe na Mohamed Ahmed ku mupira mwiza wari uhinduwe na Obedo Mukiza uva ku ruhande rwe. Nyuma y'umunota umwe gusa Rayon Sport yashoboraga kubona igitego cya kabiri ku mupira mwiza Abed Byirimana yacomekeye Aziz Basani yinjira mu rubuga rw'amahina ateye umupira umunyezamu awushyira muri koroneri itaragize ikitanga. Ikipe yambaye n'umweru yakomeje gusatiriza mu ikipe ya Hilal ishaka igitego cya kabiri ariko abakinnyi bayo basatira barimo Aziz Basani Asumani Ndikumana ntibabyaza umusaruro uburyo babonaga. Umukino warangiye amakipe yombanganyije igitego kimwe kuri kimwe. Rayon Sport yuzuza umukino wa kane wikurikiranya itari yatsindwa. Byari byishimo byinshi ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport nyuma y'uyu mukino abariyo bati Sere turababaje cyane ari amakosa menshi nakagombye kuyimacha nyitsinze ariko ufatanyije na Hilal ariko Rayon Sport ni murera kabisa igikombe turagitwara banga narindi ekipe imeze neza Rayon Sport ni ekipe ivuguruye ebana match ya Musanze yo turayitinda nakabuza ahubwo wambaza ngo tuzayitinda bingahe. Ikibazo tugize ni umusifuzi nicyo kintu cya mbere. Ikintu cya mbere Celestin yaje ashaka kudukasa ariko nayo rimwe tuyarishimira Imana. Imana ishimwe kandi ntabwo icyubahiro. Ari Hilal twayirushije 100%. Ikindi kiragira ngo nisabira umutoza. Giye kumwisabira ikintu kimwe. Bangara ntazajye amanza muri kino kibuga. Kuba nyikuye inota rimwe ntabwo ndyo nashakaga rezo nyikuro atatu uretse atatu. Atataranze nyakoraho rimwe kubera umusifuzi wankashije nayirushije nyereka umupira nanjye wama iriya kipe yatsinze nanjye 6 nitwaze ngo ni Champions League nyeretse umupira uko bakina Champions League. Umutozo wa Rayon Sport Bruno Ferry ngo icyo bashaka no gukomeza kwegera imbere ku rutonde rusange rwa shampiyona. Vu la configuration du match on est quand même content. Kubivuye mu mukino nuko tukishimye nta nubwo nari nkeneye kubivugaho ariko twakinnye n'ikipe nziza iri muri shampiyona ifite abakinnyi beza ku giti cyabo ntako byatugendekeye neza kuko twari twateguye umukino twatsinzwe igitego hakiri kare kandi ntabwo biba byoroshye kubana nabyo ku ikipe nk'iyi ngiyi gusa twagerageje kubyitwaramo kigabo ku mpande zose. Nyuma mu nshimira abakinnyi bangiye ku kazi bakoze ndetse no gukomera kwabo kuko ntabwo bacitse intege bakoresheje imbaraga nyinshi ngo tugaruke mu mukino tugatsinda n'igitego. Ni nabyo twerekanye mu gice cya kabiri ko n'intsinzi yashobokaga. Umutoza w'ikipe ya Hilal Laurentio ngo abategura shampiyona y'u Rwanda bagakwiriye kumenya ko abakinnyi be hafi ya bose ari abayisilamu kandi ko bari mu gisibo ngo nibyongera gutya ngo ntabwo bazagaruka mu kibuga. Ndahamya ko ku mukino uzakurikiraho tutazawukina kuko twasabye federasiyo n'abategura shampiyona twabwiye ko hafi y'abakinnyi bacu bose bari mu gisoho cya Ramadani none reba badushyize saa 9 nta muntu bagira bagomba kumva ko abakinnyi bacu nta kintu na kimwe banyweye ntabwo baba bariye yewe nta nubwo baba baryamye none ndibaza nti ni gute twakina umupira nta muntu bagira. Hanyuma rero ku mukino uzakurikiraho niba batadushyira ku masaha yacu ya nyayo ntabwo tuzajyayo gusa reka dutegereze bizaba kuko nta muntu bagira. Twarababwiye ko mu ikipe yacu abakinnyi bacu hafi ya bose ari abayisilamu kandi bagomba kubyubaha. Twasabye ko imikino yacu twazajya tuyikina nijoro bitari saa 9 rero nimumbaze ku by'umukino kuko uyu munsi ikipe yanyiza gukina saa 2 saa 3 cyangwa se saa 4 twari gutsinda twe tuzatsinda na buri kipe yose ariko ntabwo ari by'umupira w'amaguru turi kuvugaho ahubwo ni by'umuntu. Hilal yakomeje kuyobora shampiyona y'u Rwanda n'amanota 42 ariko ifite imikino 2 itarakina mu gihe Rayon Sport yagumye ku mwanya wa 5 n'amanota 36. Amakipe yombi azagaruka mu kibuga mu mpera z'iki cyumweru bakina imikino y'umunsi wa 22 wa shampiyona y'u Rwanda aho Rayon Sport izaba yerekeje mu karere ka Musanze gukina ikipe ya Musanze Football Club ku wa 6 hazaba ari tariki 28 Gashyantare mu gihe ku cyumweru tariki ya 1 Werurwe ikipe ya Hilal izakirwa n'ikipe ya Mukura Victory Sport kuri stade ya Kamena
undi mukino wa shampiyona wabaye wabereye kuri stade Umuganda, Police Football Club yuje umukino wa kane wikurikiranye nta ntsinzi ibona muri iyi mikino ya shampiyona yo kwishyura nyuma yo kunganya n'ikipe ya Rutsiro ubusa ku busa. Bisa nk'aho ari igitutu cyatangiye kuzamuka ku mutoza Ben Musa. arakoze Eric Ndagijimana. Kenshi iyo tugiye gusesengura maci zo mu Rwanda turebanza no kureba hanze y'ikibuga yaba Iberi yaba Nepo nanjye twari inyamirambo twarebye umupira hanze y'ikibuga byari byifashe neza kubera yuko ndashimira abafana ba Rayon Sport n'abandi bakunze umupira mu Rwanda bari baje gufana ari Hilal baje gushungera Rayon mu by'ukuri baraje. Ubundi Kigali pere yuzuye kuriya ntekereza ko ntabwo zirenze inshuro ebyiri byabayeho muri iyi sezo kuba Kigali pere yuzuye kuriya. Muri Kigali pere yuzuye tuba tuvuga ngo handi hasanzwe hose haruzuye ku buryo bigera igihe n'abacuruza amatike bakavuga ngo muri iyo huzuye nitakwiri gureba ahandi rwose uraheba. Abacuruza amatike bo muri Uridi bambwiye ko saa 9 byibura na 55 match maze minota 20 itangiye ko yatangiye saa 9 n'igice muri General bari bamaze gufunga kugura itike yaho ntigere bigikunda bivuze ngo hari huzuye basigara bacuruza amatike yo muri VIP no muri VVIP ariho nyine naho abantu bageze aho burara akantu k'agace gato ibumoso bwa VIP katajya kajyamo abantu ariko nekibiremo abakinnyi bandi mayikipe bijyanye n'uburyo hateye ntabwo umuntu yahicaye abareba neza match kubura inyuma y'izamu rimwe ku buryo kubona irindi hirya bigorana iri zamu ryo kuri main gate ntabwo ureba fresh kuba hatari abantu bivuze ko stade tuzuye ahubwo nuko umuntu yahicaye ntabwo abareba match neza bivuga ngo baremera bakaza kubyigana mu hano hagati na hagati kugira ngo byibarebe match bivuze ngo ku munsi w'ejo Kigali pere full yari yuzuye. Ninjye ukunda kunenga abafana ariko ubu ngubu ntabwo ndimo ndashima kandi bimaze igihe uhereye nko kuri match ya AP na Hilal ukomeza kuri za Rayon na Mukura kuri Kiyovu na Aperi abafana baraje pe kandi kuza stade mu mibyizi ni ibintu bikomeye cyane mu mibyizi ku manywa ubundi akenshi byakundaga kubaho ariko mu mibyizi ku manywa abafana bakaza gutya ku kibuga biba bisa neza pe. Abafana ba rero ejo Matici yari hano muri studio reka tunamushimira ndetse n'abafatanyije muri mobilisation wasiri buri hafi aho ngaho yari yakomeje ku kintu kivuga ngo arifuza yuko cyangwa se nabo nk'abareo barashishikarizwa kuba hafi ya ekipe yabo. Nibyo resultat zari nziza turimo turavuga Rayon Sport imaze match zigenda zigera muri 6 idatakaza ushyize amarushanwa yose ni ekipe bigaragara ko riziri gutanga kuri ekipe y'abafana benshi abo bafana mukuriye kuyiba hafi ariko ku mugani mu mibyizi ariko turashimira Rayon Sport mu buryo bw'ibiciro yarabyoroheje ishyira kuri 3 ejo bananga kuzamura ku munsi wa match nkuko bari babivuze mbere iguma kuri 3 kugira ngo borohereze abafana nabo rero baraje ndifuza ko iki cyumweru kirangira nta critique y'abafana dufite ubwo ndifuza ko nejo yaba bareyo ubu ngo ibintu byakomeye yaba bareyo yaba baperi ejo nizere ko kuri gorera na aperi bazaba bahari nabo tukabona Kigali peri meze neza bigakomeza ni Musanze ku bworoherane abantu bakaba ariyo ubwo bivuze ngo abafana ba aperi ejo ni mutsinda gorira musabwe guhita mujya Musanze mukamwari urugamba ni ngurundi urugamba rwakomeye niko imeze niko bigomba kugenda rega ni bareyo ejo bazarari Musanze ubworoherane bwuzuye ari ibintu twe tugira byo gushyira ibintu bya diplomasi cyane mu mupira ngo urabona ngo ni gute ngo uri umufana aperi ngo ugashyigikira ikipe ikinanare bro ni burayi bibayo mu barabu nakubwiye ngo national wewe wagiye ujyayo arahira ikina Zamalek ivuga ati tubari inyuma Zamalek atera arahira ati mwigira ikibazo ntago mwaje mwenyine turahari ubukeba rero bwo nta n'umuntu uzaba ugizegera gukura buranakwiye cyane mu mupira buzamuka butuma rimwe na rimwe umupira uryoha ariko ubukeba burimo ngira ngo wende bindi byo guhemukirana mu bundi buryo butari umupira nibwo umuntu yakwamagana ariko ubundi burasangwe bwo mu kibuga ubwo rero twahereye inyuma y'ikibuga byari bimeze neza cyane turifuze ko biro nakomeza bikamera neza cyane mu kibuga rero mu kibuga Iberi mbabara wihute utubwira 11 Rayon Sport yari yateretsemo na Hilal yateretsemo
nibyo 11 rero babanjemo ku munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sports umutoza Bruno Ferri yari yafashe umwanzuro wo kuvana uyu musore Benaziz Dao ndetse na Faringanye mu bakinnyi 18 bashobora gukina umukino kubera ko abanyamahanga ni benshi ikintu wenda benshi batari banahurijeho nawe bavuga bati Faringanye namaze iminsi yitwara neza yaratsinze ibitego biri kuri City Boys ari kugenda agarukamo neza ku cyumwicaje ariko nyine umutoza bujye niwe bana n'abakinnyi ni ureba urwego bariho ni wewe wanariza match bagiye gukina akamenya abakinnyi yakeneye ubwo kwari kugira ngo aze kuzanamo Richard Ndayishimiye ndetse na Rikawu Pizarro batari bagaragaye kuri Mukura mu bakinnyi 18 noneho abazanemo nyine nk'abandi banyamahanga aza gukoresha bivuze ko rero mu izamu nk'ibisanzwe yari yashyizemo Kwizera Olivier umuzamu rwose ubona ko ari kubafasha cyane hanyuma ku ruhande rw'iburyo inyuma kuri kabiri hari Uwamukiza Obed umusore bavanye muri Mukura mu gihe kuri gatatu yari yahazanye Ganijuru Ishimwe Eli kugira ngo aze kuzibira ro ruhande rw'ibumoso muri defense centrale yarafitemo Bayisenge Emery kapiteni ndetse na mugenzi we Chimanga Chilemi Ramazan niwe bamaze iminsi bakina muri central defense y'ikipe ya Rayon Sports hanyuma mu kibuga gatera hakize Yannick Bangala Litombo uyu musore yamaze kumuhindura umwanya mushyira hagati imbere hashyira Abedi Bigirimana ndetse na Tam Wegruwari Ngongo nk'abakina bajya imbere babiri muri mediane hanyuma uruhande rw'iburyo yari hakize Azizi Basane Kolanya ibumoso hashyira uyu musore Didier Mugisha yatakisha Asmani Ndikumana ngabo 11 rero umutoza yari yashyizemo mu gihe kuranga ikipe ya Al Hilal abantu babyumve neza ko n'ubwa mbere ikipe ya Al Hilal Ruvuyanga ifasha abakinnyi barindwi basanzwe babanzamo no muri Champions League ikabarinya muri champion naravuga dutangira kogeza match ndavuga ni ngiye maze kubona list ya Al Hilal iyi naga ari Champions League kuko rwose usibye Steve Ebuera wavunitse ni Steve Ebuera kuri kabiri wavunitse muri defense ura musore witsinze igitega asanzwe akina n'uwitwa Kashumu yitwa Kashumu Osmane Diouf ne wari wajemo ni udasanzwe abanzamo oya buratse gatoya uyu Kashumu ndetse na Ebuera si baburaga gusa yego rwose baburaga tuvugishije ukuri muri mediane nabo wari Yedini Pogba na Salah Eldin wa nobara 15 oze umaze iminsi abona amakarito atukura nibo batari bahari abandi bose ubango ubundi 11 isanzwe ibanzamo 8 bari bahari barindwi babanjemo kuko ubundi muri mediane nkuko abivuga uyu musore ariko ni mpamvu atakinye nuko yabonye ikarita y'umutuku uyu Salah Eldin wa 15 none uwo defense muri kuvuga muri Karishumu afite imvune yaravunitse ku munsi waje mwana mubonye yambaye amatraining ntabwo ari mu bakinnyi 18 yari mu kibuga byo bari kura warm up so kuvuga ngo ni rotation ntabwo rotation umuntu afite imvune nundi yaravunitse Buera yaravunitse na Steve Buera nawe yicaye ahandi twavugaga nubundi basanzwe bicara bivuze ngo rero ikipe ya Al Hilal yasaga yuzuye ubundi yapanze bane bataka tukababona none sasigaje iki yabura yasiga umudefenseur kandi ku mugani ibere cyavuze kita cyumvikana aba basore bafite imvune niba upanze Omer Taha Yagubi imbere ye gira umugisha na Adama muri make urutirigongo rwose kuba yari yaruzanye abandi bafite ikibazo umva rero buryo bari bahagaze mu izamu harimo Farid ni umuzamu wa mbere w'ikipe Al Hilal ukina n'ubundi mikino mpuzamahanga Sofiane Farid mu gihe ku ruhande rw'iburyo hashyize Kamardini umusore wa Madrid w'imbaraga nawe w'umuhanga cyane ibumoso rero hakira Ernest Ruzoro Nzita umusore w'imbaraga cyane kugira ngo uzamunyireho biragoye kuko umunsi w'ejo ubona ku buryo Azizi Basane ku mudribura byagoranye hanyuma muri defense centrale harimo uyu Diouf ndetse na Ereng nawe asanzwe abanzamo muri mediane rero niho hasaga no habayemo impinduka kuko gatandatu hari Elhaji Madike Ken uyu musore watsinze gukoreshwa cyane uyu niwe watsinze kufra APR Elhaji Madike Ken na Petros Aprecius nawe baringaniye mu gihe imbere yabo hari vice captain w'ikipe yitwa Abdulaziz Omer Taha yarambara nimero 8 hanyuma uruhande rumwe bari bafite Adama Kuribari ubwo abakina kuri 7 Gilbert Jean Claude Mugisha akina kuri 11 mu gihe batakisha captain wabo Abdulrahman urumva ko rwose ikipe yabo yasaga naho yuzuye ku munota wa gatatu gusa Rayon Sports yari ikiriye abareba bagira ubwoba yari ikiriye cyihuse cyane umupira wavuye iburyo bawuhereza gira umugisha niba mbyuka neza umupira Emery yatakaje bari bateye kufra uyu rutayizamu bari bateye kufra none bayiha Emery bayinyuza Emery arayifunga neza ashaka kuyikoreshamo kona ashaka kuyitera mu defenseur wa Al Hilal ngo iyo kona ariko arawusimbuka ahubwo bahita borekipera agiye gukina kapiteni wabo agiye kuwukina awurekera Adama kuri bari kugira ngo we ahite yirukanka usaba ahubwo urumva ngo yawumurekeye ahite yirukanka usubira ahandi Adama asanzwe akinira ku ruhande rw'iburyo imbere kuko nta muntu wari bari bazamutse ebana kuri bari nawe yawushyizeho neza cyane umuransirizayo urumva yawufunze rimwe
akontorora kabiri kugira ngo areke Jean Girumugisha yisuganye neza awumuha neza ariko nubwo byari neza n'ibyari neza cyane ko Azizi Basane wari wagarutse gukora kuvertire yashatse kukiriyaringa akubita agataronade kugira ngo vaneho ntibyamukundira usanga rero Jean Girumugisha ahagaze neza urebye nko kuri action uburyo barekipiye rutayizamu uyu Yagubu kapitene agafata umupira witwa w'umukiza Obedi yagiye kumugeraho yatinze ndetse na Emery yabana Cimanga utibagenaga nijuru baje basanga aba basore bamaze kwa bien place ko bari basaga nkaho bubatsaga triangle yagubagarura pasi isa nk'isoka muri box V-pass maze uyu musore yigira umugisha ufashe arabanza gucengera witwa Aziz Basane washatse kukuraho n'agataronade nekereza ko iyo adatekereza ibintu bya taronade agatuza yashoboraga gukiriyaringa no kufunga byose ku mugani kuko wawufunze wahita ukiriyaringa cyangwa se ukanawuha umuzamu kwizera rero ashaka ibintu byo gutanga agataronade atareba kuko nicyo kintu n'abatoza babuza abakinnyi taronade ntigira amaso taro ntigira amaso rero ahita wereza agira umugisha arabanza gucengera witwaga nijuru ndetse yewe n'uyu musore Aziz Basane awutanze kwa Taha yatekereje kuza gukiriyaringa Obedi asanga uyu musore yamaze guprasa kuri deuxième pot igitego cya mbere kijyamo ku munota wa kabiri. Rayon Sport yaje kwishyura ku munota hafi mu minota 20 ya nyuma muri make ya Iberi Rayon Sport yakinnye gute ku munsi w'ejo kugira ngo ibashe gukura amata kuri Hilal mu magambo make ngira ngo bamaze gutsindwa igitego icyo umutoza yakoze no kubwira abakinnyi gutuza kuko arabizi ko yakinaga n'ikipe ikomeye kuramo igitego hakiri kare cyane avuga ati none mwe mutuze tube turetse kongera kwinjiza igitego turebe uburyo twakora iminota 45 nta kindi gitego kigiyemo ubundi ngewe muze kundekira umwanya wanjye iminota 15 y'akaruhuko hari ibyo ndaza kubabwira tujye gukosora kugira ngo turebe uburyo twaza kwishyura igitego ibyo byamukundiye gutuza kugira kompoja n'ibinjizwa igitego biciye cyane kuri Emery Bayisenyi ubona ko yadefandaga neza wenda mugenzi we Cimanga ariko ngira ngo mu gice cya kabiri cy'umutoza yakoze no kubona ko muri mediane ye akeneyemo abakinnyi b'imbaraga uretse kuba haba harimo Abedi na Batambo bazi gukina umupira ku kirenge ariko anakeneme ikintu cy'abakinnyi bafite imbaraga bazi kurwanira umupira nka Irakubita kuko urebye umubiri we muri diwe arariganya neza wareba Richard Ndayishimiye azi gukora circulation y'umupira mu kibuga no vuga arayisaba akayitanga kongera akayisaba bibijya no gusirikiriza umupira arabirusha abakinnyi bose bari muri Rayon Sport uvuga ngo mediane Rayon Sport wese afite karite ye Rikau azi kurekipera neza kubera imbaraga n'igihagararo ariko Richard we no iyo ufite arawutanga akanawugeza imbere mu buryo bworoshye akanakinisha impande ntekereza ko ariho rero hanavuye n'igitego bishyuye kuko urebye uburyo yawuhinduye nuvuga ngo remplace umutoza ari yakoze yabwiye ngo nubwo muje kurwana imipira mu kibuga hagati ariko muze no gusa n'abazamuka kugira ngo tureko wenda twabona igitego kuko urabona ko Richard uhindura yari yabonye ko uyu Rikau yazamutse neza utereka ku mutwe we ubundi ya mipira bahindura kuriya iza gutya ijya mu izamu nuvuga ngo umwataka kugutsinda cyangwa se watatse biramworohera ariko niyo atawutsinda hazamo ikintu gishoboka cyane ko umukinnyi yakitsinda kuko kudefanda bigoye kudefanda ugara gutyo biragoye ariho rero uyu musore Ahmed yahise yitsinda igitego baba barakishyuye nicyo umutoza yashakaga yavamo nitumara kukishyura inota rimwe riraba riryo nakurikiranye ntago ndi bubitindemo kuko byanteye amatsiko nshaka uburyo nkurikirana imikinire umutoza yakinaga na konsigne yari yahaye abakinnyi ubundi umutoza w'ikipe ya Rayon Sport Bruno Ferry yashatse kubakira ekipe ye mu kubloka muri mediane nyamwana yibonye yabo uburyo tambwe yakinaga Abedi ndetse na Yannick Bangara Ritombo bakirimo bose babaga ari bo kenshi batindana umupira cyangwa se niho imipira Rayon Sport yashakaga kuyinyuza mu gice cya mediane kubera iki umutoza w'ikipe ya Rayon Sport arabizi ko impande za Hilal uko byagenda kose ibyo ganijuru yagerageza kuri Kuribari ndetse na Obedi akagerageza kwagira umugisha ariko ntiwarangiza iminota 90 batabuze igitego bakoze cyangwa se batakunesheje aravuga ati kugira ngo tubashe guhangana n'iyi kipe igice badafitemo abakinnyi babo b'ingenzi ni mediane tunavuga abakinnyi bane batari bahari babiri b'abakaseri ntibari bahari baba mirere kipirateri aravuga ati byanze kunze nubwo Madike nari mwiza na Petros Aprosias ariko ni baba beza nka Sarayedine ndetse na Wariedine Pogba aravuga ati nize ya Bedi kurekipera ndetse agatanga umupira neza ni nako bimeze no kuri tambwe ubundi asaba Yannick Bangara gukina zone ye ivuga ngo Rayon Sport kibonera n'imipira niya mwarebye muri build up yaba bafunguye imikinire mu mpande kuba fullback umupira uvuye kwa Kwizera barwanaga no kureba kwa Bedi ahari ndetse na n'uyu musore tambwe bakabanyuzaho imipira akaba ari nayo mpamvu Iberi kucyavuze na remplacement za Rayon Sport zakozwe muri mediane aravuga ati tambwe ntago ari kuba mwiza kuki tambwe atabaga mwiza
Tambwe ubundi Rayon Sport imaze kurekipera ni umwe mu bakinnyi baba ba mbere mu gusohora baro ahita ajya no mu gice gisatira binamworohera gukora igitego kunganira abakinnyi mu buryo bwo gukora igitego ariko ku mugoroba siko byari bimeze. Rayon Sport yagombaga kubanza kugucungira kukubaka mediane ku butatu bwabo Abedi na Tambwe ndetse na Yannick Bangara bakahita bacungira ku makontra attack. Niyo mpamvu mwabonye imipira yasokaga ishaka Basane. Basane ejo n'umwe mu bakinnyi ba Rayon bakoze ku mipira myinshi. Kubera iki niwe wadufasha kuko ikipe ikina kontra attack igira abakinnyi babiri b'ingenzi. Hari umwe ugomba kuba mwiza mu gupasa n'umwiza mu gutwara umupira kuko kontra attack utwara igihe kinini, mwiza mu kwihuta ariko atwaye baro ukagira n'umufinisha mwiza. Ngo byari ibintu byubakiye kuri Basane cyangwa se no kwa Didier nawe wihuta, bakagira n'ugomba kubayobora ari we Tambwe mwiza mu kubapasa na Sumani waba mwiza mu gutsinda. Niyo mpamvu umutoza yaje gukora impinduka abona hari abakinnyi bitari gukunda. Tambwe ntabwo uri mwiza mu gutwara iyo baro mu buryo bwo gupasa sura. Usibye yuko ngo Tambwe ngo nanubwo ari kwanza mu kibuga. Ntabwo nafitemo akanoke. Ngo sinzi ngo ubuyobozi bwa Rayon Sport ngo bwagiye na mu mutozo bwo kubanzamo Tambwe akabica Jerikawo. Ngo byo kumuri wadiye ngo urya yaramaze iminsi yakira neza. Niba byarabayeho ibyo ngiye umutoza ngo yafashe umwanzuro ariko wo gukinisha aba milieu récupérateur babiri Likau na Bangara ngo bagakina baringaniye. Imbere y'abakashyira Bedi bana rwose niyo probable yari hari niyo bakinnyi bari kubanzamo ku munsi w'ejo umutoza imbere niyo yabipanze ngende kumwe nawe rero ariko baramubwira bati Bangara na Likau mediane ibaye constipepe urayikomeje cyane bikabije ku buryo biraza kugura Bedi ku buryo yakina kuko yaba Bangara akina baro rimwe ntabwo yakora kabiri cyangwa gatatu na Likau nawe ntabwo ayikoraho kenshi ukwiriye kuvamo Serine si Bangara ubundi ariko baramubwira ngo nta mpamvu yo kujya gushyiramo abakaseri babiri ushyiramo nimero 6 ushyiramo nimero 8 ushyiramo nimero 10 buri wese ku mwanya we. Icyo ngerero mitangarukaho kuri icyo nari ndimo nsoza Likau aza kumusimbuza kandi byaramufashije kuzana muri Likau aje asimbuye. Urumva Likau umutoza kuri kwa gukinisha abamire récupérateur babiri niba bitekerezaga afite ukuntu akunze Bangara sinzi umutoza ari yazabirebeho kuko uramutse ukunze gukinisha umukasero umwe ku mbaraga nicyo bisaba kuri match nk'izi ntago Bangara rwose yagufasha. Niyo mpamvu uzasanga Bangara iyo yakinanye na Bedi uzika Bedi biba bisaba ko akina nawe nka nimero 6 kubera iki Bangara ya l'équipe yahita uguha ntabwo yagufasha kuwutwara n'imbaraga ze ntabwo yaba umukasero umwe rukumbi muri mediane nk'iyi kipe nk'ari Hilal biba byiza ko yegera undi. Niyo mpamvu igitekerezo cya Bruno Fer cyari cyubakiye kuba mediateri babiri ngenda byemera babakasera kubanza kurekipera ukagira Bedi wakina umupira neza mu gihe wakiriye Abedi afite n'ubushobozi bwo kuza kuwukura mu bakaseri akerimina umukinnyi umwe babiri kuko ku gitekerezo yari yagize uko yapanga ekipe bataramuha igitekerezo cyo kuzanamo Tambwe wabonye ko akoze remplacement byahise biba perfect rikabakaza akaba ari kumwe na Bedi na Tambwe nyuma za kubona ko Tambwe ko katameze neza azanamo witwa Richard byahise byubakira kuri cya kintu kivuga ngo tubebeza kurekipera ariko tugire n'umukinnyi nka Abedi ndetse na mugenzi we uyu musore atanze umupira wavuyemo igitego Richard no tujye dukoresha imipira miremire no mu gihe tutabashije gukoresha uyu musore witwa Aziz Basane. Navuga ko kuri iyo mikinire umutoza Bruno Ferri yo kubakira kukurekipera neza bagasora imipira bayinyuje mu basore bihuta bagacungira ku makontra attaque byari perfect ku mugoroba ku ikipe ya Rayon Sport. Likau rero ubona ko wenda ashaka no kubatishimye kubera ko atari gukina cyane kuko wabonye amagambo yanditse kuri karaka pira yambemo imbere avuga ati ya batu pasi avuga ati abantu baragoye ngo abantu baragoye nicyo bivuga rwose abantu baragoye wa muntu muri ingara ya batu pasi ubwo rero urumva ko avuga ati niwe yibutsa ko bagoye abantu bukimwe muntu turagoye nyine akandi kantu kamwe navuga muri equipe ya Rayon Sport ni nacyo umutoza abakeneweho guprofita tamforo zawe no guprofita tamfere kuko impamvu mbigarutseho Sport batenge gatone pop Rayon Sport ifite abanyamahanga benshi yego icyo ni ikintu twese tuzi iyo hari abanyamahanga benshi rero mwese mujye kunganya urwego umwanya urawuharanira wanjye ndi kumwe nawe hafi urumva nta mwanya arawufite ni umutoza ukunda Bangara sinzi cyari guca Bangara zikaba ikipe ikabona igitego nacire birarura arimo aragaragaza icyo ashobora abavuga ati abantu baragoye ni gute umuntu nka Bangara banzamo ndi hanze match karimwe abantu baragoye none ibe ni gute ufata umudefense ukamuhengeka ku mwanya wo usanzwe ukinaho yego
ngewe ukanyicaza ndi muzima. uzi ko uyu munsi nka rika wabona ari Aimable ukina ashaka kwitekereza akavuga ati uyu mukinnyi ni umwanya wanjye kazamuye urwego nanjye reka nkore noneho zanu bimubabariza murabyibuka ko ari match ebyiri atamushyize muri feuille match urabyibuka icyo kintu match ya City Boys na match ya Mukuru yari yabanje ya Mukuru ntiyamushyize muri feuille match icyo gihe nawe aratekereza akavuga ati birakwiye ko ubu butumwa mbutanga ariko icyo ngiye nasorezagaho Rayon Sport muri cya gihe umutoza wari Hilal yakuyemo za ntwaro ugomba kwita umenya ko ari cyo gihe cyawe cyo kuyirasa niho babonye igitego ni naho bahushije ibindi usiko ajya gushyira bedi ku icumi basanere kuba yarangije cyane we n'uwitwa Didier ongeraho na Didier uziko hari aho bedi yababwiraga ati nge nabegereye si ikibazo cy'uko mushaka gutsinda nunkorezaho nanjye ndagukorezaho dukora igitego ariko mu buryo bwiza wishota mu maguru y'abadefanseri wabonaga imibare ku mugoroba ya Rayon Sport nyine bagiye bakwishimira amakazi nibyo kwishimira cyane ko ba Rayon Sport byibura yabonye amakazi ushobora kuvuga ngo yari kuba yanasoje match bagakora ibitego byibura nka 3-1 cyangwa se 2-1 uvuga ngo banganyije n'ikipe ari Hilal ariko iminota 45 bayirushije ku buryo byashoboka cyane kuba itsinda hari cyo kwishimira cyane gikomeye kuko ari abakinnyi bana ko bamaze kuzamura urwego urebye nk'umupira bayisengemera ari gutera urabona ko icyaburaga ni ukumunya iminota yo gukina ihagije kugira ngo yongere kureka ku rwego rwiza rajyo kumukirisha match imwe agaruka hashize match 3 biramufasha cyane ubona ko noneho icyo bahinduye cyo kumukirisha match zimwe na zimwe nakine ubu ngubu bari guhozaho ameze neza ubona ko defense arayiyoboye byanatumye Cimanga nawe azamura urwego kubera ko ari kugendera kuremera cyane niwe wavuga ngo umuyobora birasa neza cyane Abedi ni umukinnyi uri gutera umupira mwiza bitandukanye nuko mbere yari afite akavune ubu ngubu yongeye guruka neza ariko Richard yagarutse transfer bakoze ya Mugisha Didier babitekejeho neza n'umukinnyi wafashije Azizi Basane ameze neza igisigaye no kureba noneho ngo Asumani arongera kugaruka abe wa Asumani wa undi wari umeze kwa kundi atsinda ibitego byari ubundi Rayon Sport ibyo byose usorejeho niyo byatumye nanjye nsoza kogeza umupira mvuga ngo ndabyanzuye Rayon Sport igarutse ku gikombe muremeranya nanjye ndemeranya nawe APR reka turi kureba ari Hilal na Erimereke APR irarusha Rayon Sport amanota 3 baranganya imikino byose baranganya imikino APR ifite 3-9 Rayon Sport 3-6 aho bwabyo kubw'imibare ikipe yagarutse ni match imwe rwose ibyo wavuze ni ukuri ni match imwe none biranashimangira cya kintu meya yigeze kuvuga turavuga tutara arakabije yaravuze ati igikombe ntikiragenda ati ndacyari abantu bati yabivuze kera ndabyibuha ari kuganira ariko niba yarabivugaga ko kareba icyerekezo cya ekipe ni nacyo nsaba ubuyobozi mukomeze mushyiremo imbaraga polisi na APR zibigizemo uruhare kugira ngo Rayon Sport igaruke ku gikombe cyane zayikanguye APR yanganyije imikino myinshi polisi nayo iranganya polisi imaze imikino 6 ifite amanota 2 mu mikino polisi yaruka intsinzi itariki 3 z'ukwezi kwa mbere batsinda gorire nibwo yaruka intsinzi polisi turayinenga ikintu kimwe akenshi hari ubwiza ikabishya shampiyona waya rwose iryo jambo baryumve twakabaye tuvuga ngo Rayon Sport je ku gikombe polisi irahari APR irahari byibura 3 none polisi irasa naho irimo kuberereka yagiye niba mufite amanota 2 mu mikino 4 ni ikimenyetso cy'ibyo ndimo kuvuga none kibi cyayigiye kare urabona hari andi makipe yagiye aza agatanga challenge ku gikombe wenda ntagitware mu twavuga nka Kiyovu muri za 2022 gutyo Kiyovu rwose yageze igihe ubona ko igikombe yagitwara ikagitakaza final mu munota wa nyuma wenda ngo bahuje penalty Nyagatare kwa Sunrise ariko ubona ko ntabwo yabivuyemo mbere wa nyuma AS Kigali bibutsa abantu AS Kigali biba ngoma ko batandukanywa n'ibitego imuhanga n'ubyibuka itsinda ariko APR yatsinze bitandatu kugeza urumva ko byibura Kiyovu na AS Kigali zatangaga challenge kugeza ku munsi wa nyuma zikirimo muri kuruse gikombe bikarisha champion ariko polisi yo ivuyemo kare tugitangira phase retour bitanga ibimenyetso ko byo tuzinjira mu kwezi kwa 4 twaramaze kwibana kutuvuga ngo wenda yaba ari yo na APR gusa rero polisi rwose hari ukuntu itaryoshya champion nkuko abantu bayibona kandi inafite ubushobozi kurusha nayo makipe tuvuze amarekirite mbere yakora ko yiboneye amafaranga iri hejuru Mwakoze cyane champion irakomeza ku munsi w'ejo ikipe ya APR irakira ikipe ya Gorira kuri Kigali Perestere mu kisaha y'isa 9 n'umukino tuzabagezaho kuri Radio Rwanda hanyuma tuzakomereze i Musanze tubagezaho umukino w'ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Musanze uzaba ku wa gatandatu ku isaha y'isa 9 kuri stade ubworoherane murumva yuko noneho champion yongeye yagize ubushyuhe budasanzwe muri rusange bwo tuzakomeza tugenda twigaruka kuri imikino ku munsi w'ejo ndetse no ku munsi wa gatandatu ariko reka mbanze mbajyane muri Ines Ruhengeri
amashuri ni kaminuza y'ubukombe mu kwigisha neza amasomo ajyanye n'igihe ndetse n'icyerekezo cy'igihugu n'isi. babafitiye amashami atandukanye arimo nka bachelors of education in mathematics and physics, bafite bachelor of education in mathematics and computer science, bafite kandi education in biology and chemistry, science in electrical power engineering, science of renewable energy engineering, science in crop production n'andi menshi cyane. ushobora rero kubasura kuri wa cyangwa se ukabahamagara kuri 0787 48 58 mu gihe waba ushaka kwiyandikisha. wihutire kwiyandikisha rero, imyanya itarashira, amasomo azatangira tariki 9, yaratangiye ku itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri, ariko kandi baracyandika abanyeshuri. Reka tujye muri tenga promo hamwe na IBM. twabibabwiye yuko mu by'ukuri gusaba fagitire za IBM ari ikintu cy'ingenzi cyane. twakiriye Mucyo Audace avuye muri tenga promo. twizere ko umeze cyane. waramutse, ikaze mu rugo rw'imikino. waramutse neza Ruvuyanga. abantu barimo baramenya inoti, uburyo bwo gukuraho amafaranga bayajyana kuri momo, baza aho bahemberwa. abantu bamwe na bamwe barimo barabimenya, ariko hari benshi batarabimenya. nayo mpamvu tujanga inoti iracyabagora. kuko jewe mu bibazo ngenda mbona nk'umuntu rimwe na rimwe bashishikariza gusaba fagitire za IBM, ubona yuko nyine bafite ikibazo cyo kugira ngo niba duhembwa iriya miliyoni tuyibona he, tuyibona gute kuri momo kugira ngo tuyikoreshe. so abantu rero ari abahembwa ishimwe kuri TVA, ari n'abahembwa ibi bihembo bya tenga promo, bose amafaranga yabo bayabona kuri inoti. inoti rero ni uburyo bworoshye, nubwo abantu batarabimenya neza ukuntu bahindura pin cyangwa barema pin zabo, ariko ni uburyo bworoshye. ushobora gukuraho ibikorwa byose bitandukanye: kugura amazi, kugura umuriro, kugura amayinite, kohereza inshuti n'abavandimwe. ibyo byose babikorera kuri inoti. ariko mbere na mbere, kugira ngo winjire muri iyo inoti yawe, nicyo kintu abantu kirimo kirabagora. nubwo tubabwira ngo baduhamagaye kuri 3637, abantu barahamagara ari benshi, ariko hari n'abandi batabasha guhamagara ku buryo babyumva, ariko bari kutwumva kuri radiyo. ikintu cya mbere ugomba gukora, ukanda akanyenyeri 562 urwego. wamara gukanda akanyenyeri 562 urwego, ukajya kuri inoti, ni kuri kabiri. imaze kugera kuri inoti, ubona aho banditse kuri 6 remapini, ukemeza kuri remapini. remapini duhita tugusaba umubare w'ibanga, tugusaba wemeza kuri gusaba kode nshyashya. kwandika kuri ukemeza kuri gusaba kode nshyashya, ubwo ni kuri rimwe. tugusaba amatariki y'amavuko. impamvu dusaba amatariki y'amavuko ni ukugira ngo hatazagira n'undi muntu ushaka kurema pini cyangwa guhindura pini kuri telefone yawe, bayikwibye cyangwa ayifite ari inshuti yawe, agahita ahindura umubare w'ibanga akagutwarira amafaranga. so tugusaba amatariki y'amavuko. urumva ni wowe uyizi wenyine igihe wavukiye n'irangamuntu yawe. umaze gushyiraho amatariki y'amavuko, ugomba gushyiraho ibiri ku ndangamuntu. nimba ari handitseho 0101, shyiraho 01, n'utwo turongo udushyiremo. abantu benshi barimo bashyiramo, agashyiramo 11 cyangwa agashyiramo 13, akibagirwa ko iriya 0 nayo irabara. ubwo ni nimero y'irangamuntu. ushyiraho amatariki y'amavuko ari ku irangamuntu. kuriya byanditse. niba ari 14 z'ukwa karindwi, ubwo ni 07. ugashyiraho na tubare cyangwa udukoni, natwo dushyiramo. abantu benshi rero ntabwo bari kubikora. bishyiremo gutyo, numara kubyemeza turagusaba inimero y'irangamuntu, n'irangamuntu nayo uyishyiremo neza uko yanditse. ubundi turahita tuguhereza umubare w'ibanga w'akanya gato. iyo umaze kubona umubare w'ibanga w'akanya gato rero, usubira inyuma ukongera ugatangira bushyashya, ukemeza kuri akanyenyeri 532 urwego, ukemeza kuri remapini. noneho aho kugira ngo uvuge ngo saba kode nshyashya, noneho wemeza kuri remapini nanone. nacyo icyo abantu barimo barakibeshyaho, kuko umubare w'ibanga deja wabubonye w'akanya gato. noneho ujya kuri remapini. iyo ugiye kuri remapini, tuhita tuvuga ngo shyiramo wa mubare w'ibanga twaguhaye, turebe ko ari wowe koko twawuhaye, ukawushyiramo. tukakubwira ngo noneho shyiramo umubare w'ibanga wawe ushaka. ugashyiramo umubare w'ibanga wawe ushaka, ukawemeza. ako kanya uba uremye pini ya inoti. biroroshye cyane, ahubwo ikibazo nyine niyo mpamvu tuba tuje gusobanura. abantu babyumvise ubwo ngubwo, kuko abisobanuye neza cyane, wagira ngo nawe wabaye umwarimu rwose. ahubwo se Mucyo, ni ukuvuga ngo yewe maze kurema
pini ni ukuvuga ngo konti ndayifite muri inoti yego amafaranga nageraho nzabikuzane. Amafaranga rero yagezeho waremye pini urayizi ugomba kuremya pini uzahora wibuka buri munsi utazibagirwa noneho ukanda akanyenyeri 562 urwego ukayemeza kuri inoti ya kabiri yego kabiri noneho ukemeza ushobora kuvuga ngo kohereza cyangwa ushobora kuvuga kugura serivisi zindi bahita baguha lisite y'ibyo ushaka nk'uko bisanzwe kuri aho dusanzwe dukoresha ahandi hose uko bigenda urayabikuza urayohereza urohereza washaka kohereza ukohereza kuri nimero y'inshuti yawe washaka kugura umuriro kugura amazi na serivisi zindi na abonema z'aya makampani zerekana imipira muba muvuga byose babiguraho ukemeza icyo ushaka muri byose. Hari ibibazo abaturage bafite icya mbere hari abongira ngo ejo nakuhaye ngo amafaranga ngo ava kuri inota ajyana kuri momo uriya muntu twaramuhamagaye mwaramufashije twaramuhamagaye turamufasha nimba ugize ikibazo ukohereza amafaranga kuri yaba momo yaba banki yaba hehe ukabona amafaranga ntahageze uraduhamagara kuri 3337 tukareba koko yahageze twabona atahageze cyangwa iyo tubonye yagezeho turakubwira ukavugana naho na sosiyete woherejeho ariko iyo tubona atagezeho koko hari ibyo dukora twebwe muri sisiteme tukareba koko aho ari tukakubwira aho ari tukagufasha tukayakugarurira cyangwa agakomeza akagera aho ashaka. Undi ati mwaramutse ngewe ntashimwe nabonye wambariza uwo mugabo impamvu uwo muntu yasabye fagitire za IBM kenshi se yariyandikishije se hari ibibazo byinshi ugomba kwibaza byo kwibaza hari icya mbere yariyandikishije ashobora kuba yarazisabye atariyandikishije agomba icya mbere gukanda akanyenyeri 562 urwego akemeza kwiyandikisha muri tenga pro bose bayagutariyandikishije ugomba kwiyandikisha wamara kwiyandikisha ugasaba fagitire ugashyiraho nimero ya telefone icyo ni ikintu cya mbere agomba gukora ibyo iyo yabikoze rero akabona ntaryo yabonye aduhamagare kuri ya nimero nabahaye 3337 turebe koko yiyandikishije turebe koko yasabye izo fagitire tuzifite muri sisiteme iyo tubonyemo hari ikibazo turamuyobora ku buryo ishimwe rye azareba ahubwo iriya nimero yo guhamagara sinzi n'amaze kubwira abantu bakora muri call center akenshi batubwira ngo bayibuze ngo ntabwo icamo ntabwo bayita ariko niba kubwira ngo bayibuze uzayigeragezeho rimwe nawe urebe irakunda ahubwo ni uko wenda hariho abantu benshi cyane bari guhamagara iyo utihanganye uhita uvaho ariko iyo wihanganye turagufasha dufite abakozi benshi bahagije bo gufasha abantu ndimo ndibanda kuri mesaje zirimo kongeraho kandi numva rimwe na rimwe abaturage bahura n'ibyo bibazo ngo iyo ugiye guhaha ikintu ukamara kwishyura ugasaba fagitire ya IBM hari abakubwira ngo kutari wabimbwiye mbere wowe ni ikibazo gikomeye kuko ubundi muri kiriya gicuruzwa cyose kutari wabimbwiye mbere niba ushaka fagitire ya IBM uwo muntu ubundi ni babandi tuba tuvuga buri munsi bashaka kunyereza imisoro ubundi muri buri gicuruzwa cyose fagitire ya IBM igomba gutangwa haba harimo umusoro ni ngombwa ko nyikubwira mbere ntabwo ni ngombwa ahubwo wowe ni wowe mucuruzi cyane rwose wowe binyibutsa ahubwo ni nayo yakubinyibutsa ahubwo wa mugani niwibagirwa gusaba fagitire umucuruzi afite inshingano zo kuvuga ati fagitire ya IBM ndayishyira kuri nimero cyangwa ariko ibyo byo kuvuga ngo kuki utabimbwiye mbere uwo muntu unamureze unamutanzeho amakuru bamuhana Rwanda Revenue irabahana abantu nk'abo waramutse neza none se ngiye ko niyandikishije kandi n'izo fagitire nkaba nzifite nkaba ntarabonye ishimwe ryanjye uwo muntu nicyo nabasobanuriye uwo muntu nk'uko aka kanya turi muri studio sinamurebera koko nimba ibyo byo avuga ari byo yariyandikishije cyangwa yarasabye izo fagitire akazishyira kuri nimero ye naduhamagaye kuri 3337 tumurebere hari n'igihe n'ibyo tuyiga tuvuga mujye mucunga ko abacuruzi batakansorinze za fagitire cyangwa batazikuye muri sisiteme ashobora kuyiguhereza ako kanya ukimara iminota nk'itanu ugiye agahita ayikura muri sisiteme kugira ngo umenye rero ko atayikuye muri sisiteme ukanda akanyenyeri 562 urwego numara gukanda akanyenyeri 562 urwego wemeze ku bikorwa biheruka ibikorwa biheruka urabibona byose uko ari birindwi kimwe muri ibyo ngibyo nusanga kitarimo umenye ko uwo mucuruzi yayikuyemo abakoresha MTN ngo bo baratengamaye ariko Airtel bari mu gahinda ngo byaranze burundu Airtel ko benshi twabahaye bose twarabahaye umuntu wese wakiriye ishimwe cyangwa wari ugenewe ishimwe ubu ngubu yararibonye
cyane na bakoresha Airtel umurongo wa Airtel wenda hagire n'abantu barimo batwumva hagire n'abandika ba Airtel bavuge ko bayabonye ko abenshi barayabonye umuntu utarabonye ishimwe niyo mpamvu tuba turi aha twabwiye nimero yacu muduhamagare turebe koko ibyo tubwira ko ari ukuri nidusanga koko utararibonye kandi wari urigenewe turagufasha ishimwe ryawe ukarihabwa. Abantu rero bamaze gusaba fagitire za ibema ari benshi muzarebe n'uburyo mukuraho kuvuga ngo utabahamagaye yabageraho gute aze kuri ofisi yibari utaduhamagaye rero nawe yadusanga ku cyiciro nta kibazo ahantu hose Rwanda Revenue ikorera yatugeraho nimba utarabonye ishimwe akaza kubibaza nimba utarabonye ishimwe uzi ko iryo shimwe wari urigenewe ubifite n'ibimenyetso wariyandikishije uze kuri Rwanda Revenue warasabye fagitire za IBM cyane rwose kuri Rwanda Revenue aho turi hose twagufasha tukareba koko iryo shimwe wari uryemerewe. Imodoka ni ryari? Imodoka kuri 28 ubu ngubu umuntu wa mbere wa gatanu umuntu wa gatanu arayitsindira ariko n'ejo bundi Kamonyi turatanga imodoka ku wa gatatu ku wayitsindiye ubushize ukwezi gushize so mukine muri benshi ino modoka y'uku kwezi muyitsindire kwa mbere nibwo tuzayijya muri tombora yayo. Abakoze cyane Mucyo Odasi. Abakoze cyane nawe. Agaye cyane Mucyo Odasi rero kuri byinshi atubwiye ariko reka mbabwire yuko BPR Bank imyaka 50 irashize BPR Bank kugezaho ibyiza kandi byiza biracyaza hamwe na BPR Bank anakanyeje 50 hitemo mobile nawe kashi zikugereho gana ishami rya BPR Bank rikwegereye uyu munsi ubone izi service zose ko zakabaye nuko dushoje urubuga rw'imikino ngushimire cyane Nepo Sansan shimire cyane bwana Iberi yakoze cyane Vuyanga Dosi Jean Giselle agarutse kuri iyi saa 5 aje kutubwira amakuru agezweho kuri iyi saha dusubira mu masaha ya saa 6. Ikintu cya mbere ni amakuru y'ibyabire mu gihugu hirya no hino yose ndaranyumvise utunze radio ntumva amakuru yo kuri Radio Rwanda ntumva ibiganiro biba kuri Radio Rwanda usumvira radio